arembye, mama wa amaze iminsi arwaye nta muntu utabizi, rero ngo genda umufashe umujyane kwa muganga nyine kubera nyine mu modoka kuko ntabwo yamushora we na Pasi. Sonia yarasohotse aramubwira ati mva muko n'undi munsi nkwiyame, dore ko wigize uwa hatari, wigize uwa danje muri quartier, ngo uri mwiza, ngo ufite ikimero cyiza, ngo nta muntu utagukunda, ngo nta musore utakwirukankira, mbabarira ndakwiyamye. Ntabwo imodoka yanjye ari yo gutwara abakene n'indushyi ndetse n'abapfakazi. Mama wawe agenda umwikorere ku mugongo, ntabwo ngiye imodoka yanjye ari yo kwanduzamwe imyanda yabo baboze. Genda rero, ntabwo va no kwiki gipangu ndetse ureke no kudusakuriza kandi umve mu maso. Yahise akubitaho urugi rw'igipangu maze yisubira kwiryamira. Imodoka ye yari iraho ngaho nyine ku marembo nyine ariho iparitse nyine yo mu miryango y'iwabo. Sonia urumva yari yarateye imbere, yari yarabaye umukobwa nyine ukomeye cyane nyine wageze ku nzozi ze nyuma yaho yakundaniye nyine na Martin nkuko bari no gupanga ubukwe mu minsi yari imbere. Ibi ngibi rero byashenguye cyane umutima wa Gloria kubera ko wakoze subscribe. Ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Yep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Ndagusuhuje kandi nongeye kuguha ikaze hano kuri Yep Media, nkaba nongeye kukubwira ni umeze ute, nkaba nongeye kugusuhuza rero kandi nkwifuriza ibyiza gusa. Imana ikomeze ikurebe neza kandi ikorohereze mu bihurimo aho uherereye hose, ibyo uri gukora, ibyo uri gucamo, inshingano uri gucamo, ibibazo, niba urwaye, niba ufite ibindi bibazo bwite uri kunyuramo, Imana ikwegere kandi ikorohereze. Abangusuhuje rero uherereye mu ntara y'Amajyaruguru, mu ntara y'Iburengerazuba, uherereye mu ntara y'Iburasirazuba, intara y'Amajyepfo ndetse n'umujyi wa Kigali, nkaba nongeye kugusuhuza rero kandi nyine ngo ikaze hano kuri Yep Media. Uyu ni umwanya rero tugezemo nanone, umwanya w'inkuru no kuganira bitandukanye. Ibitandukanye rero tuganira hano kuri Yep Media nkuko mumaze kubimenyera, inkuru zitandukanye zitwigisha ibintu bitandukanye tugenda tunyuramo mu buzima bwa buri munsi, ariko nyine tukavanamwe amasomo atandukanye kugira ngo tuzibone uko tuzitwara cyangwa se twakitwara mu gihe natwe byaba bitugezeho cyangwa se bitugwiririye. Ni inkuru rero mukurikira hano kuri Yep Media, nkaba ngushimiye ko wakanze subscribe kandi ujye ukora na share kandi nyine utere comment kugira ngo n'abandi babone koko ko hari aho inkuru yagukuye cyangwa se yakugejeje cyangwa yakushyize n'icyiciro nyine hari icyo yagufashije mu buzima bwawe busanzwe bwa buri munsi. Nge rero muganira, nge nitwa Tiyunsanze, mumaze kumenyera ahangaha ko tuganira nyine ku buzima butandukanye bwagiye buba ku bantu batandukanye. Uyu munsi rero inkuru yacu tuyitangirira ku mukobwa. Tubona umukobwa atashye, abatashye avuye ku ishuri, ariko afite nyine ibibazo byinshi mu mutwe, agenda ameze nk'uwihuta cyane, afite bage cyangwa se isakoshi y'abakobwa, yambaye ipantaro, yambaye ndetse n'agapira. Ni umukobwa mwiza kabisa uri mu kigero cy'imyaka 22, umukobwa ukiri muto cyane, ariko nyine afite stress nyinshi. Aba ari kwihuta yambuka umuhanda rero wambuka haba hari gucamo imodoka nyinshi, ariko akamanuka mu nzira irimo utuzu twinshi kuko arenga nyine hari inzu nziza, akamanuka akagera hari utuzu twinshi cyane. Iyo ageze rero mu tuzu twinshi ahantu mu mujyi ariko hatuye abantu benshi bacucitse nyine, urabizi nawe ahantu bita mu kajagari, arinjiramo rwose ukabona yinjiye ahantu nyine hari utwo tuzu, noneho akagera ku gapangu gashaje cyane. Ako gapangu rero akinjiramo maze yahinjira akahasanga abantu bari guterura umubyeyi. Ni umubyeyi uburembye cyane, hari imodoka ya ambulance ku muhanda, bahita rero binjiza uwo mubyeyi mu modoka ya ambulance, igahita igenda. Uwo mukobwa asiga agasakoshi yari afite ku muryango, ahita agata hasi, agenda ari kurira, akajya muri ambulance nyine agasanga mama we niwe nyine batwaye. Abwira musaza we rero witwa Pasi ukiri muto uri mu kigero cy'imyaka 17, akamubwira ati bugumya ku rugo mbikira iyo bage, ubwo nzongera kugaruka ejo cyangwa se nzanagaruka uzansange ku bitaro. Ubwo ngubwo nuko bigenze. Ubwo nyine ahita agenda kuri mama we kuko mama we aba arwaye harembye cyane, ahita ajya kuri mama we rero kwa muganga aho baba bamujyanye, kubera ko umusaza waba yarahamagaye nyine yamutabarije kuko yari arembye arwaye indwara kandi ikomeye cyane. Umukobwa rero
akuma mu bitaro, ntabwo asubira kwiga nawe nk'uko yari yaratangiye kwiga nyine ishuri rya kaminuza nk'abandi bose, ariko ntabwo asubira kwiga, ahubwo nyine mama we akomeza arwariye mu bitaro. Bimufata rero igihe kinini cyane kuba yita kuri mama we kandi ari mu bitaro. Iby'ishuri rero akaba biretse, agakomeza ubuzima nyine bwo kwita kuri mama we urwariye kwa muganga. Ubuzima rero burakomeza, iminsi igenda yicuma gakeya. Uyu mukobwa rero tubona amagawe na musaza ubwo bari kwa muganga, yari ari hanze. Noneho aramubwira ati njira nkubwire gogo, yitwaga Gloria. Aramubwira ati rero Gloria, urabona yuko nta kintu rwose cyo guteka tugifite, nta kintu na gito gisigaye mu rugo, kandi mba ngomba kuza kugemura hano, kandi nta kintu gisigaye mu rugo, sinzi rero ukuntu ndibuze kubigenza, kandi urabona mba nagiye ku ishuri, mbese nta mahitamo, nta n'igisubizo mfitiye ibi ngibi. Gloria yamubwira ati okay, nta kibazo, reka tujye dusimburana, uze hano kuri mama, nawe njye gukora aho mama yakoraga, nyine njye muri kampani ya mama ndebe ko bampa akazi nkamusimbura. Noneho umusaza aramubaza ati use Gloria, kuko nuko ngo kusa nuko kuntu meze urajya ujya gukubura mu muhanda, kuko urumva utari kwiyicira isoko? Gloria yaramubwira musaza ati none se uragira ngo bigende bite? Nta hantu mfite bampa akazi, ahantu hose nagerageje nta kazi nabonye. None se nagiye muri kampani mama yakoragamo yo gukubura kugira ngo musimbure ko aribo bampa akazi mu buryo bworoshye, uragira ngo mbigenze? Nta handi hantu nakura agafaranga kugira ngo tubashe kwita kuri mama. Yaramubwiye ati okay, nta kibazo, ubwo nza ngusimbura, ubwo wowe ujye gukora nta kibazo, nanjye ishuri rwose ndaba ndihagaritse, nzanjyayo gake cyane gashoboka. Gloria yamubwira ati nta mpamvu yo guhagarika ishuri, ubwo uzaba ujyayo iminsi 2 cyangwa se 3 mu cyumweru, nanjye nze kuri mama. Igihe utagiye kwiga uri kuri mama, nanjye nzajya gukora nyine nkubura mu muhanda kugira ngo turebe ko twabona n'ingemu cyangwa se icyo twakorogeramo igikoma mama, kubera ko urabona ko ameze nabi. Ubwo iminsi yaricumye, Gloria nyine atangira nyine kujya gukubura ku muhanda aho mama we n'ubundi yakuburaga, atararwara cyangwa se ataragira ikibazo nyine cy'uburwayi bukabije. Byarakomeje rero, hashize iminsi ku kabari ko kwa Kelly Gloria yakundaga kuba ariho bamupanga gukubura, cyangwa se ahantu bamupanga gukubura hari akabari k'umusore witwa Kelly wihangiye business nyine y'akabari. N'akabari kagiraga abakiriya benshi, cyane cyane abakiriya b'abakire, ariko batari benshi cyane nanone ukurikije kuko kari kitaruye ahantu mu mujyi rwagati. Ako kabari rero kazagamo n'abakire ariko bakazi, ariko bamwe na bamwe babaga ari abakire baparika imodoka zihenze cyane. Hazaga rero umusore ukiri muto witwaga Martin, ni umusore wabaga aparitse imodoka ye ikomeye cyane kandi ihenze ku rwego rw'igiciro cyo hejuru. Agaparika akabona rero umukobwa wabaga ari gukubura nyine ku mugoroba, ari gukubura hanze ku muhanda nyine, akanyura nyine ku kabari kuko wakundaga kuba yicariye hanze, ndetse yari umusore rwose uri mu kigero cy'imyaka 32. Uwo musore rero yari yibereye aho ngaho, akabona nyine buri mugoroba hari umukobwa uza guhakubura, akahanyura agakomeza no hirya akicara hanze rero hafi n'imodoka ye, maze akabona umukobwa mwiza w'ikimero w'imibiri yombi wuje ubwiza rwose kandi ukiri muto w'ihoho, utagira uko asa, ari gukubura ku muhanda, ari gukubura yambaye nyine imyenda y'abamama babaga bakubura ku muhanda, ariko nyine akabyitaho nubwo atamubazaga ati bite byawe. Yabonaga rero Gloria ariko nyine akabyihorera, akabaza abandi ati ese uriya mukobwa yitwa nde, ariko bakamubwira ko batamuzi. Uyu Martin rero iminsi yakomeje kwicuma, akabona uwo mukobwa, ariko nyine bwaje kugeraho amara iminsi ataza kubera ko yakundaga kugira ingendo zo kujya hanze. Noneho agarutse abona wa mukobwa ntahari. Byaje kugeraho rero abura wa mukobwa ntiyari agihari, koko ntabwo yari akiza gukubura, ariko kubera ko uwo mugabo yakundaga kuhaza nyine mu masaha akuze, Gloria nawe iminsi yo gukubura n'amasaha bari barayacumye, bayegeza imbere ku buryo atari akibona uburyo aza gukubura. Rero umugabo bwagezeho nyine ntabwo yari akibona Gloria, cyangwa se ngo abone umukobwa mwiza ari gukubura mu muhanda. Mama Gloria rero bwagezeho araremba, maze biba ngombwa yuko nyine Gloria ajya kumubaho burundu. Noneho ava byo ku muhanda bivamo, ajya kumubaho kuko nyine Pasi hari ibyo byagiraga ntashobore kumwitaho. Pasi nakubwiye ko ari musaza we wari mu kigero cy'imyaka 17. Bwagezeho rero Pasi kwita kuri mama we rwose bigaragara nkaho
atabishoboye niko rero kubwira Gloria abaganga nyine ko yava mu byo aba yeriwemo akaza maze umuhungu w'umwana bitaga umwana w'umuhungu agasubira mu rugo akaba ari we wita ku mirimo yo mu rugo maze we akaza akita kuri mama mu buryo nyine bwose bushoboka kandi igihe cyose n'amasaha yose. Martin rero wa musore w'umukire nyine w'umuherwe yaragarutse ariko yongera kumara ibyumweru 2 nanone atabona wa mukobwa, akibaza aho wa mukobwa yagiye ariko bikamucanga, yabaza abantu bakamubwira ko uwo mukobwa banavuga batamuzi. Hashize icyumweru rero cya gatatu Martin yabajije umukobwa wakoraga mu kabari ka Kelly wo mu kigero cy'imyaka 38, maze rero Martin abaza Sonia wari umukobwa mwiza ariko ubona ko ari umukobwa ushabutse utita ku bintu, umukobwa wakuraga abagabo, nyine umukobwa wari mwiza ariko bigoye gushobora, nyine umukobwa wakoraga mu kabari ariko adafite imico myiza, nyine akura abagabo, mbese ari umukobwa uri aho ngaho udashamaje ku kigero cy'uko nyine wavuga ngo ni umukobwa w'umutima. Yabajije rero Sonia wari umukobwa w'incarutse cyangwa se wo bakunda kwita nyine umukobwa uzi ibigezweho cyangwa ugendana n'ibigezweho, yaramubajije ati none se wa mukobwa wakundaga gukubura ahangaha ntabwo wabuze ahantu yaherereye, korwa bye aho atuye, amubaza ibintu byinshi kuri Gloria, ariko umukobwa amubwira ko kampani yakoragamo bamwirukanye kuko uwo mukobwa agira agasuzuguro ndetse n'akanyaro kenshi. Martin yaramubajije ati none se ubwo ngubwo yatutse uwo mugabo nta kintu kibaye yahise amutuka, ko nabonaga ari umukobwa witonda ucisha make, abantu basuhuza akabasuhuza ndetse nkabona acisha make cyane, ubwo ngubwo kurambwira ko wa mukobwa mwiza kuri yatuka umuyobozi? Ati yaramututse rwose, yaramututse amwihanagurizaho ndetse yenda no kumukubita inshyi, byatumye rero bamwirukana, dore yuko ari n'agakobwa ko mu bakene katanazi kwiyitaho kandi katazi no kubaha abantu kabonye bose, karabasuzugura kibwira ngo ni keza, byatumye rero bakirukana muri kampani, birangira nyine kaburiwe irengero. Ubwo nyine Martin yarihanganye ariko nyine ntiyashira amanga ibintu Sonia yari amubwiye, kuko yumvaga ko umukobwa nyine yabonaga aho ngaho atari kubasha gukorera mu mahano ngo atuke abayobozi be kuri ako kageni. Gloria na Pasi rero babwiwe ko mama wabo agomba gutaha mu rugo kuko nyine byari bigoye ko indwara arwaye yakirira kwa muganga, kuko abaganga bababwiye ko nta kintu batakoze ariko ko byabananiye kandi byananiranye. Umuganga umwe w'umumama rero witwa Angelique yabwiye Gloria ati rwose nkubwiza ukuri, mama wawe twakoze uko dushoboye, twagerageje ibyo dushoboye, ariko mama wawe ntabwo ashobora gukira, ntabwo yabasha gukira indwara rwose, mwajya mumuzana rwose byarembye cyane byageza habi ku buryo mufite ubwoba, ariko ubu ngubu ho icyo nakubwira nuko waba uri gutigiye hano kwa muganga, rero tawo murwarize mu rugo, we na musaza wawe rwose mumwiteho, mukora uko mushoboye, murwane n'ubuzima, mushaka uburyo mwamutunga mukamuha ibyo kurya by'intungamubiri, ariko ntabwo rwose mama wanyu yakira. Rero Gloria nta yandi mahitamo we na musaza we Pasi bari bafite uretse gutahana mama wabo maze bagasubira mu rugo, kuko ubuzima bwari bugoye kandi nta kindi bari kubikoraho. Ubuzima rero bwakomeje kugora aba bana bombi bavukanaga, bari imfubyi ku mubyeyi w'umupapa, ko papa wabo nyine yari yaritabye Imana, ntabwo yari akiriho. Ubwo ngubwo rero nyuma y'ukwezi Martin ataza kwa Kelly cyangwa se hahandi muri ka kabari nyine ko kwa Kelly hamwe Sonia bakora, yaje kugaruka hashize nyine uko kwezi, urumva ko hari hashize igihe rwose kinini. Hashize rero ukwezi n'igice, wa musore w'umukire cyane ufite imodoka ndetse n'amakampani arenze w'umubakire b'umuherwe yagarutse rero kwa Kelly cyangwa se ahandi yanyweraga umuvinyo nyine. Ahagarutse rero noneho abona wa mukobwa, abonye wa mukobwa ariko noneho ntiyavuga, araceceka, ariko ayabona wa mukobwa n'undi ari gukora muri ya kampani imwe Sonia yari yamubwiye yuko bamwirukanyemo. Yarabituje rero araceceka nk'umuntu mukuru, ariko ashaka kubaza Kelly iby'uwo mukobwa, ariko abona Kelly ntabwo ahari. Ubuzima rero bwarakomeje. Noneho rero Martin agarutse ku wundi munsi hashize nk'iminsi 3, agarutse noneho yongeye kunyura nyine kuri Gloria, noneho abaza Kelly nyine yamunyuragaho n'imodoka kubera ko afite imodoka nyine henze cyane ikomeye. Yabonaga ko nyine bigoye kumuvugisha, atabona uburyo amuvugisha, ko umukobwa yakeka ko impamvu ari kumuvugisha ari uko ari umukire kandi ashaka kumutereta cyangwa kumwitwaraho mu buryo nyine bwo kumwineguraho no kumwikururaho, cyangwa se mu buryo nyine bwo
kumupfobya ndetse yewe no kumutesha agaciro. Ntabwo rero Martin yifataga nk'umusore kuko w'umuherwe nk'uko yari ari, ahubwo nyine yumvaga kuri Gloria azitwara gake gake, akabitwara gake ariko nyine agatsindura umutima we. Ubwo rero agarutse nk'uko nabikubwiraga, yabajije Kelly aramubaza se uriya mukobwa ni ibiki ko mbona yagarutse, ese yasabye imbabazi kuri wa muyobozi we yari yatutse akanamukubita urushyi. Ubwo rwose Kelly yaramubwiye ati ibyo bintu mbwira ntabwo mbizi, uwo mukobwa nta nubwo muzi, ntabwo nzi iby'uwo mukobwa rwose, nta makuru yabyo mfite. Nese uwo mukobwa ajya arwana? Martin yaramubwiye ati ariko Kelly uwo abantu bakuburana ahangaha ntabwo wamenya, uriya mukobwa ukubura ahangaha umara igihe akagenda akaza agakubura ntabwo umuzi. Kelly yaramubwiye ati abantu bakubura hano ku muhanda ni benshi cyane, ntabwo rero nshobora kumenya ngo ninde ukubura, mba nibereye muri business zanjye z'akabari, kumenya ngo abantu bakubura n'aba rwose nicyo nakubwira nuko bigoye. Ubwo ngubwo nyine Martin yariturije aryumaho ko yabonaga ko ibintu ari kubwira Kelly atari kubyumva kandi ko we yarakomeje, maze arabyihorera. Hashize rero icyumweru n'igice, Nadia rero wari inshuti ya Gloria, inshuti ye magara ariko wavukaga mu muryango w'abifashije, rwose biganye muri secondaire cyangwa mu mashuri yisumbuye, ariko nyine Nadia ntabwo we yakomeje kwiga kaminuza aho Gloria yigaga. Gloria urumva ko ishuri byo kwiga kaminuza yari yarabiretse, aho yigaga mu kigo nyine yarihirwaga nyine kuri buruse ya leta kandi yari umuhanga cyane. Rero nyuma yo kumara igihe kinini atajya kwiga, Nadia we yavukaga mu miryango nyine ikize ndetse bari baturanye no kwa Gloria mbere yuko iwabo Gloria bakena kubitewe n'uburwayi nyine bwa mama wabo, maze bagasubira gukodesha mu tuzu tw'akajagari nk'uko natangiye inkuru mbikubwira. Uyu Nadia rero ntabwo yabaye umwana mubi kuri Gloria, ahubwo yakomeje nyine kwitwararika kuri Gloria, akomeza kuba inshuti, akomeza kumubera inshuti, akomeza kumuba hafi, kabone nubwo batigaga hamwe kubera ko Nadia we yari yaragiye kwiga nyine mu kigo cya kaminuza cyifashije kandi yirihira nyine cyiza cyane gihenze. Uyu rero Nadia kandi nakubwira ko yiganaga na Esther wari mushiki wa Martin, wa musore nyine wo mu baherwe nawe ubwo wari umukire, yari inshuti rwose na Esther. Kandi nyine Esther nanone ntabwo yari aziranye na Gloria kuko yari yaravuye nyine ku rindi shuri ahandi yigaga kugira ngo amenyane na Nadia, abo bari baramenyaniye muri kaminuza. Ntabwo rwose Esther yari aziranye na Gloria mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gloria rero yakomeje nyine imirimo ye, gusa Martin nyine abwira Sonia kuzamumenyera wabo w'umukobwa witwa Gloria, maze akaba yagenda akamusura akamumenya ndetse akamenya yuko hari icyo nyine amumenyeho. Ibi ngibi Sonia yaramubwiye ati yego nzabikurikirana, ariko warabirebaga ko Sonia nawe yikundira Martin. Sonia yakundaga Martin ndetse yabaga ashaka iteka nyine kumutereta, yumva yuko yamwitwaraho nk'umukobwa mwiza, ariko nyine Martin ntabibone ko Sonia nawe amukunda. Ibi ngibi rero byakomeje kuzamuka muri Sonia, bikamutera umujinya, bikamubabaza uburyo umusore wo mu bakire uparika imodoka ihenze cyane akomeza kwita cyane, ko yamubonaga ari kwitegereza nyine umukobwa wakuburaga ku muhanda. Ndetse urumva byari bigezeho noneho atangira kujya mumubazaho. Noneho rero Sonia aramubwira ati rwose nzagerageza. Gusa Sonia nubwo rwose yari aturanye naho nyine Gloria yari atuye, ntabwo rwose byari bimuteyeho ibyo kumenya ngo azamubariza cyangwa se azagenda akurikirana uburyo yamenyana na Martin. Ibyo rwose ntabwo byari bimuteyeho kuko nawe ubwe yifuzaga kuba yakundana n'umusore mwiza nka Martin, umusore ushinguye, umusore rwose ucisha make kandi wikundiraga abakobwa nyine n'ubundi bacisha make kandi yitonda cyane. Hashize icyumweru kimwe rero Martin yagiye hanze y'igihugu bitunguranye, gusa nyine Sonia nanone ntiyigeze rwose yegera Gloria. Martin rero yagiye hanze, rumva yakundaga kujya hanze akagenda nyine kuri business ze yakoraga. Yari afite company zitandukanye ndetse ari umusore nyine w'umukire wize kandi wize ibikorwa byiwe bya business n'ubuyobozi cyangwa se imiyoborere ya business. Biba ngombwa rero yuko yisanga ari umunyamahirwe iwaba ari abakire cyane, naho ugafite imigabane ikomeye cyane muri company ye, yarahagarariye abereye CEO. Ni umusore rero wagendaga afite abantu be ba hafi cyane cyane nk'umusore witwa Rick wari inshuti ye magara, ndetse company yayoborwa n'umanager witwa Bosco nawe wari strict cyane cyangwa se wari uzi ibintu bya business cyane kandi
utajenjeka muri business. Ibyo rero byatumaga business za Martin zikomeza kuzamuka cyane mu iterambere, ndetse nyine ubuzima bwe bugakomeza kuzamuka mu buryo bw'ifaranga n'ubukungu ku kigero cyo hejuru cyane. Nyuma rero yuko Martin nyine agiye hanze, Sonia rwose ntabwo yigeze yegera Gloria ngo abe yamubwira ko hari umusore ukunda kumumubaza cyangwa se ukunda kumwegera akamubaza wazaga nyine ku kabari aho Sonia yakoraga. Ibi rwose nta na kimwe Sonia yigeze yegera ngo Gloria ngo abimubwireho cyangwa se abimuganirizeho, dore ko yamubonaga bari baturanye ariko bataziranye, ntabwo bari baziranye cyane, ariko bari abantu baturanye, kuba nyine umukobwa yabaturanye n'undi, cyane ko Sonia we yikodesherezaga nyine yikodesherezaga inzu nyine yabagamo, rimwe na rimwe akayivamo akagaruka hafi n'iwabo Gloria bari batuye, kuko hari imiryango y'iwabo nyine akaza kuhaba. Gusa nyine yabaga muri quartier Gloria yabagamo, n'ubwo Gloria nyine yabaga mu kajagari. Gloria yakundaga kunyura ahantu Sonia nyine yatahaga mu muryango nyine uraho nyine utifashije nabwo cyane, ariko nyine wari uri ku muhanda, bari batuye ku muhanda. Yakundaga kunyura aho ngaho Sonia akamubona, ariko nyine akabyihorera, ntiyigera abwira Martin imva n'imvano y'umukobwa w'ikimero yari yarapfugiriye cyangwa se yari yarakunze mu buryo bw'akataraboneka. Gloria rero ku kazi nyine aho yakoraga nyine baramwimuye maze bamujyana mu wundi muhanda wari wafi n'iwabo nyine, aho yari yarabisabye kugira ngo abashe kwita kuri mama we wari urembye. Uribuka ko hari hashize hafi kwezi mama we bamukuye kwa muganga agarutse nyine, kubera yuko abaganga bari bamubwiye yuko indwara arwaye ibyiza ari uko rwose yasubira mu rugo aho gukomeza kwita ku murwayi utazakira by'ako kanya. Byari byarabaye ngombwa ari uko nyine Gloria na mama we basubira mu rugo. Nibwo gusaba rero ko muri kampani yo gukubura mama we yari yarakozemo nyine, ahubwo yari yaramusimbuye, bamwemerera agakora nyine ataha hafi no mu rugo. Ibyo byatumye rero ajyanwa ku muhanda wari hafi n'iwabo, ariko n'ubundi ku muhanda nyine aho yazamukaga ntafata urundi rugendo rwo kujya muri quartier akabari ka Kelly kari karimo, nk'uko nyine ariho bari baramworiyanse cyangwa se bari baramugeneye gukora nyine nubwo yakoraga akagendo. Hashize rero ukwezi, urumva nyine Martin yari ari hanze muri iyo minsi. Yaje kugaruka rero hashize nyine igihe kingana n'ukwezi cyangwa se hagati y'ukwezi n'amezi abiri, ahagaruka nyine nanone mu mujyi. Ageze mu mujyi rero yabajije Sonia ibijyanye n'ibyo yari yaramutumye byo kumushakira nyine uburyo yavugana na wa mukobwa witwa Gloria yabonaga ku muhanda, dore ko nyine atarazi n'izina rye. Rero yaramubajije ati none se Sonia mukobwa mwiza, wa mukobwa waramumbarije wakundaga gukubura hano ku muhanda? Icyo gihe rero Sonia yamubwiye yuko rwose wa mukobwa iwabo bimutse bakajya kure cyane y'umujyi, ko rwose bitewe n'uko ari abakene cyane, ndetse n'imico mibi y'umukobwa wo gusambana no kwirwa mu bagabo no gutukana, ndetse imico mibi byatumye abantu babirukana babinuba muri quartier babagamo, maze bakimukira mu yindi quartier batabazi nyine, aho imico mibi yabo bagombaga kuyihisha abantu ntibabimenye. Aya magambo rero akimara kuyabwira Martin, rwose Martin yumvise acitse intege, ariko akomeza kwibaza niba kuko ibyo bintu uriya mukobwa yabonaga witonda, wifitiye amatama, wifitiye amaso manini, yabikora cyangwa se atabikora. Gusa kuri we nk'uko abasore bateye nyine, iyo yakunze nta kintu gishobora kumuhindura atigereye kuri tere ngo abaze neza kuko ikijya mbere, cyangwa se abaze niba amakuru ari guhabwa ariyo, cyangwa se ngo abe yava ku izima cyangwa ku bintu uko yiboneye. Martin ibyo yabwirwaga na Sonia yarabyakiraga nyine maze akihangana, ariko nyine ntakakanye Sonia kuko nta makuru yari afite kuri Gloria kurusha Sonia. Yumvaga yuko Sonia muzi bihagije, bityo nyine atangira kumva yuko muri afite complex, afite nyine dilemma no kwibaza ibintu byinshi. Atangira kwibaza ariko ubundi njye sindi umusazi, arubone ni gute nakunda umukobwa uri ku muhanda kubura, gute yisanze hari ahantu? Ariko se none kuki ntagenda ngo mubaze mwenye niba kuko ibyo yakoraga, menye wari we, kuki ntabikoze kuko? Gusa nyine nta garuro ryari bigifite, kuko nyine Gloria yari yaramaze kuba nyine atakigaragara aho nyine Martin yanyweraga kwa Kelly.
Ibi ngibi rero byari byarateye Sonia kugira umujinya ukomeye cyane w'umuranduranzuzi, kubona nyine agakobwa nka Gloria kumva yuko kakundwa n'umusore nyine mwiza cyane kandi w'umukire nka Martin, maze bagakomeza kumurenza ingohe. Ibi ngibi byakomezaga gushengura Sonia ku buryo rwose byamubabazaga kumva yuko yanagirira nabi Gloria, akongera nyine akabaro ku mitwaro ye n'ubundi yo mwisi itari imworoheye. Martin rero hashize nyine iminsi 3 yafashe umwanzuro wo kubwira inshuti ye ya hafi cyane yitwa Eric, bakundaga kuba bari kumwe, ko hari umukobwa yakundaga kubona ariko atakibona, ko ariyo mpamvu nyine atagishaka kujya gufatira nyine umuvinyo kwa Kelly. Eric yaramubajije ati none se turajya he boss uyu munsi, ko mbona ahantu ukunda kujya utari gushaka ko tujyayo, bimeze bite? Maze Martin ndamubwira ati buriya hari ahantu singikunda kujyayo kuko ikintu cyankururagayo cyane nanavuye hanze. Hari umukobwa wahakoraga nyine, ariko nyine suko hakora nuko yakoraga ku muhanda, yarahanyuraga ndi kwinywera ku muvinyo nkamubona. N'umukobwa mwiza, n'umukobwa w'ikimero, n'umukobwa rwose nibazaga impamvu rwose abantu batabona ko adakwiriye kuba ari gukora ku kazi. Yambaraga ibyenda by'ibishura bisa nabi nyine by'abantu nyine bakora mu muhanda, ariko nyine bifuze nkibaza nti se uyu mukobwa n'indushyi bingana iki ku buryo ajya gukora akazi nka kariya? Maze rero nkabona n'umukobwa mwiza, nkabona namuha akazi, nkabona aracyari muto, nkabona arakunditse, nkabona ari mu kigero cy'umukobwa nakunda, ariko nyine byaje kugeraho simbe nkimubona, biza kuba ngombwa nyine ko ntakiba interese no kujya kunywera kwa Kelly. Rwose ikiza nuko washaka ahandi hantu tujya kunywera muri iyi minsi, kuko uwo mukobwa bambwiye ko yimutse atakiba no muri zo quartier, bityo rero numva yuko ntazongera kumubona, kandi niwe wankururaga cyane ngo njye kunywera kwa Kelly. Rero numva ntakiri kubijyamo cyane, ndumva twashaka ahandi tuzajya twijya kwinywerera ku mugoroba cyangwa se ku gicamunsi. Yarabyumvise abiha umwanya, abiha agaciro, yumva mugenzi we, kubera ko nyine ntabwo nyine yari kuvuguruza umusore w'umukire wari inshuti ye Martin. Hashize rero ukwezi atahaza nyine ataza kwa Kelly. Kelly rero yatangiye kubona igihombo nyine gikomeye kubura nyine umukiriya w'imena nka Martin waguraga inzoga zihenze akazitwara mu rugo, akazitwara iwabo, mbese nyine akaba yazinywa akatumiza izindi, akaza agakurura abandi bantu bagaparika imodoka zihenze, kubera ko nayo imodoka yari ihenze kandi gaparika kwa Kelly, kandi yarabaye umukiriya mwiza wo kwa Kelly. Kelly rero yabonye atakibona Martin, niko kumuhamagara mubaza impamvu, ngo yumve nyine ikintu cyaba gituma atagaruka, cyangwa se yumve igihugu yaba yaragiyemo igituma atinda bigeze aho ngaho, kuko yakundaga kugenda akamara ukwezi akagaruka, akamara ibyumweru 3 akagaruka, ariko none yaramaze igihe kinini atagaruka. Kelly rero niko kwigira inama yo guhamagara umukiriya we w'imena ngo amubaze nyine ibijyanye nuko atakigaruka nyine kumuteza imbere. Martin rero yitabye telefone nyuma yo guhamagarwa kenshi na Kelly nyine ariko ari mu kazi, aza kwitaba aramubwira ati none se Martin umeze ute mukiriya mwiza musore wacu? Martin amubwiye ati meze neza nta kibazo Kelly, wowe se biragenda, business biracamo nta kibazo? Kelly yaramubwiye ati wapi none se ko wantereranye, ubu kuko mustandi murabona kuko ibi bintu nzabyishoboza, kubera icyo utakiza rwose ngo nteze imbere uze dutarame, byakugendekeye bite? Martin aramubwira ati rwose unyihanganire Kelly, mfite akazi kenshi muri iyi minsi, kugaruka rwose nzakubwira, nzagaruka rwose, ariko nyine uzanyihanganira kubera ko mfite akazi kenshi muri iyi minsi. Ubwo Kelly yaramubwiye ati okay nta kibazo, nyine ubwo uzambwira cyangwa mbona ugarutse nta kibazo, nzagaruka vuba wihangane, ariko nyine nzagaruka. Ubwo Kelly ntabwo yarazi bijya mbere, nta nubwo yarazi ko kuba yarigeze abazwa n'umusore witwa Martin bijyanye n'umukobwa witwa Gloria ko hari icyo bivuze kuri we, cyane ko Kelly byatanabyitagaho, atabagazi n'abantu bakubura ku muhanda, kandi nta mwanya yabaga anafite wo kwicara nyine ngo yitegereze abantu bakubura ku muhanda cyangwa batambuka mu muhanda, nk'uko nyine Martin yari yarabikoze cyane cyane kuri uwo mukobwa mwiza cyane witwaga Gloria. Gloria rero urumva yuko Martin yari yaramwishyizemo, bituma nyine azinuka kugaruka rwose kwa Kelly. Kelly rero yarategereje, ariko ntabwo rwose umukiriya we yagarutse, yarategereje araheba kugeza nyine iminsi yicumye, ariko Martin atagaruka.
hashize iminsi rero amuhamagara ariko noneho Martin yarabyihoreye akomeza amurerega. Eric bari inshuti ya Martin yamufashe umwanzuro wo kujya kwa Kelly kuko nyine yabonaga yuko Kelly nyine amaze guta umutwe bitewe no kubura umukiriya nyine nka Martin ndetse na Eric muri rusange ko batari bakiza nyine kunywera iwe, dore ko na Eric ubwe yari yifite nawe atari yoroshye, yari umusore nawe wifite nawe uri mu kigero cy'imyaka 32 gutyo n'itatu, ari inshuti y'akadasohoka ya Martin. Bari abasore rero bavuka mu ngo z'abakire zateye imbere nyine bakuze nyine ari abana bo mu gikoma cyavuka cyangwa se navuga bakuze barapuraningiwe cyangwa se inzira ziharuye. Bari bafite amakampani yabo rero ari n'inshuti kandi zakadasohoka. Ubwo rero Eric yafashe umwanzuro bitewe nuko yarazi ibanga rya Martin n'impamvu atakijya kunywera kwa Kelly, maze afata umwanzuro wo kujya kureba Kelly, maze amubwiza ukuri nyine amubwira ko Martin atakiri interese rwose kubera umukobwa yari yarikundiye ariko akaba atakimubona nyine ko yazaga ari we nyine aje kwirebera gusa, akumva yamureba, akumva yuko nta kindi kintu cyamurangaza ari uwo mukobwa wakundaga kuba ari kuhanyura ari gukubura, kuko yatindaga gukubura kuko habaga handuye cyane ku muhanda hakurya nyine. Yamaraga umwanya rero ari kumwirebera, amubwira ko rimwe na rimwe yazaga rwose agaparika ko hanini agamije kwirebera umukobwa wakundaga kutambuka ari gukubura. Mubwiye yuko rwose uwo mukobwa kuva atakimubona byatangiye kumuca intege, ko Martin rwose yabimwibwiriye ko no kugaruka aho bizagorana rwose kuko nyine hari ahandi hantu bari basigaye bajya kwiruhukira cyangwa se gufatira agasaha k'ikiruhuko kumugoroba n'igicamunsi mu gihe babaga nyine bashaka kwiganirira we n'inshuti ye Martin. Ibi rero Eric wabibwiraga Kelly ameze nk'uri kwibira ibanga nyine Kelly kugira ngo abe yagerageza uko yabona uwo mukobwa nubwo Kelly we atarazi uwo mukobwa na gatoya. Kelly rero yabajije Sonia aramubwira ati none se hari umukobwa witwa ngo Gloria, ubwo arabwiye Martin ko yitwa Gloria, waba umuzi uwo mukobwa? Maze rero Sonia aramubwira ati rwose uwo mukobwa ndamuzi yitwa Gloria. Martin yakundaga kumwitaho ariko nyine ntabwo yabaga amwitayeho cyane, ahubwo nuko yakundaga kumbaza ku gakobwa k'indushyi nyine kaba kari gukubura ku muhanda arakahe nyine ashaka nyine kumpa amafaranga ngo ngende ngashyira, ariko nkamubwira yuko gatukana kuko n'agakobwa kakagome cyane. Rero namubwiraga yuko nta kigenda cyako, maze rero aza no gucika intege nyine ntabwo yamwitagaho cyane, n'ibintu byaraho gusa. Ubundi suri ko bimbariza iki? Kelly yaramubwiye ati nyine we mbwira ahantu uwo mukobwa yaba ari, noneho njyewe njye kumureba nyine ndi kumushaka, hari icyo ndi kumushakira. Sonia yabwiye Kelly ko rwose uwo mukobwa bimutse kera batakibaho ngaho muri quartier rwose, ko bari baturanye ariko bimutse atazi iyo bagiye kubera ko imiterere mibi y'uwo mukobwa n'umushiha ndetse no gutukana byiwe n'uburwanyi no gutera nabi kwiwe byatumye bimukira ahantu nyine batabazi kugira ngo babashe kubaho ubuzima nyine bihishe batabazi. Ubwo Kelly nyine yarabyumvise arababara, yumva nyine ko ahombye umukiriya we w'imena witwa nyine Martin, yumva nta nicyo yabikoraho kuko nyine uwo mukobwa ntabwo yarazi ngo yimukiye, kandi Sonia ntabwo yamubwiraga yeruye icyo yakora kugira ngo abashe kubona uwo mukobwa nyine witwa Gloria. Ubuzima rero bwaricumye burikomeza nyine iminsi hindi maze amezi arasimburana. Sonia yaza kumenya ko Martin ari gushaka umukobwa bakundana, maze atangira nyine kumwandikira. Ubwo Martin ntabwo yazuyaje nyine kubera ko nta wundi mukobwa yarazi uretse nyine Sonia, nabwo wamwikururagaho akamwereka ko ari umukobwa mwiza, akamwereka ko burya nawe ari uw'ikinyabupfura, kandi nta bandi bakobwa benshi yarazi kubera yarakuze nyine yibera mu bintu bya business. Uretse umukobwa yari yarimariyemo wakuburaga ku muhanda, watumaga aza akaza kugira ngo amurebeho yongere agenda ajye kuryama, witwa Gloria atarakibona yari yarabuze mu buzima bwe. Rero Martin bitewe nuko nyine yarazi nyine Sonia yamuserivaga nyine mu kabari ko kwa Kelly, byarangiye nta kuzuyaza nyine yemeye gukundana na Sonia. Barakundanye rero, Sonia nta kindi yabaga yishakira n'imitungo y'iwabo wa Martin nyine kuko yari umukobwa nyine wikundira imitungo, yari umukobwa urumva nyine nakubwiye ko yari umukobwa ugendana n'ibigezweho, ukunda ibintu byo gusohoka, ukunda ubuzima bworoshye, ukunda ubuzima bwiza, ukunda nyine ibintu byo nakita nka slay queen cyangwa se guslayinga mu buryo bugezweho ubu ngubu mu rubyiruko nyine byo bavuga. Rero Sonia yari umukobwa nk'uwo kandi nyine utajenjekera umusore wese ufite ifaranga wumva yuko yarimumenaho. Byarangiye rero Sonia nyine akundanye na Martin umusore wihaye, maze rero
urukundo rwabo nyine ruratangira, kuko Martin yari ageze igihe noneho yumva ko ashaka gutereta umukobwa maze akereka iwabo ibirori, akava nyine muri icyo gihirahiro cyo kumva ko yaguma kuba umusore cyangwa yakomeza kuba umusore. Martin ntabwo yazuyaje nyine, yatangiye nawe gukundana na Sonia nyine wagiraga nyine Gloria ishyari nyine, kuko yabonaga nyine Gloria amurusha ubwiza. Ni Sonia mvuga nyine, yabonaga nyine amurusha ubwiza, abona amurusha ibintu byinshi, amurusha ikimero, uretse ko Gloria ibintu yambaraga nyine ari gukubura nta muntu bari kumubona ngo amenye ngo ni mwiza, kereka uwamwitegereje cyane akita ku kuntu ameze, ariko ubundi Gloria yabaga nyine asa n'aba ameze nk'abandi bantu bose bari kwikuburira, uretse ko we nyine yageragezaga gufura nk'abandi bose, ariko ubona nyine ibyo akora bitamukwiriye, ariko abantu ntabwo bari bazi inkuru ye habe na gato. Uyu rero Sonia yakundaga kumugirira ishyari bitewe n'ubwiza yari afite, nakubwiye ko bari baturanye, ariko nyine amugirira ishyari noneho ryikubyeho rikabije igihe Martin yakundaga cyangwa se yatangiraga kumukunda no kumwiyumvamo. Iminsi rero yakomeje kwicuma, ubuzima nyine bwa mama wa Gloria bwakomeje kuba buke cyane, nyine bugenda gake, intege nke zoneho zose zirashira burundu, ku buryo yarembye. Ubuzima nyine bwe bigaragara ko bwari bugeze ahabi rwose, umuntu wese yamugirira impuhwe. Martin rero wari umuherwe yahise nyine asaba manager, urumva yarasigaye akundana nyine na Sonia, yabasabye rero manager cyangwa se umukozi cyangwa se uhagarariye company Bosco ushaka nyine umwanya mwiza w'akazi yashyiramo umukunzi witwa Sonia, amukura nyine kwa Kelly mu kabari aho Sonia yari asanzwe akora. Sonia rero ubuzima bw'urumva bwari butangiye guhinduka, umusore w'inzozi ze cyangwa se umusore w'umunyamafaranga yarashegeye nyine, bigatuma nyine atuma atahurane n'umukobwa umusore yari yarikundiye ariwe Martin nyine wari warakunze Gloria. Yaratangiye kuba nyine gukabya inzozi z'ubuzima bwe yari yarakunze cyangwa se yashakaga kubamo, bworoshye bwo kuba mu mafaranga atavunikiye. Ibi rero byari byoroshye rwose ku muherwe nka Martin, kuko ntabwo yakomezaga ibintu, yari umwana woroshye ubuzima kandi witurije witonda cyane. Yahise abwira manager Bosco gushyira nyine Sonia mu kazi, akareba uburyo yakora nyine imirimo ijyanye n'umusore nyine cyangwa se n'umukunzi wa Martin, apana gukora mu kabari. Hatazagira n'uwumva yuko Martin afite umukunzi ukora mu kabari, cyane ko yari ari gushaka ibintu byo gutegura ubukwe, yewe no gushaka uburyo bashakana nyine n'umukobwa akava nyine mu bijyanye n'ubusiribateri agatangira kwiteza imbere. Hashize rero amezi 3 Esther nyine yaratashye. Nakubwiye ko Esther yari mushiki wa Martin ndetse no murumuna wa Martin witwa Frederick, bose bavukaga ku mugabo witwa Ronald wari umukire nawe. Esther rero yaratashye nyine maze asanga Sonia yatemberereye iwabo nyine. Nakubwiye ko Sonia yakundanaga na Martin, byari binageze kurura byumva batangiye ibintu byo gutegura ubukwe, ibintu nyine bishyushye, kuko Martin ntabwo yashakaga kurazamo nyine cyangwa se gutinda mu bintu. Maze rero atashye Esther nyine yabajije musaza we Frederick muto wari uri mu kigero cy'imyaka nawe 18, ajya kungana nyine na Pasi wavukanaga na Gloria, nubwo nyine batari baziranye, batari no mu byiciro bimwe, ariko nyine bari mu kigero kimwe, kuko nawe yari akiga nyine mu mwaka wa 6 w'amashuri nyine yisumbuye, kandi nyine Pasi we yigaga mu mwaka wa 5. Yamubwiye rero ko nyine umukobwa witwa nyine Sonia ari umukunzi wa Martin, kandi ko benda nyine kurushinga ko Martin yenda no kumurongora kugira ngo nyine babane nk'umugore n'umugabo. Esther ntabwo yabitinzeho cyane, urumva n'umwana wo mu bakire, yabaga ifite gahunda ze nawe nyinshi, ariko nyine Esther uyu nguyu nakubwiye ko yari inshuti ya Nadia, kandi Nadia yari inshuti magara na Gloria, bari bariganye muri segonderi ndetse bari banaturanye kera bakiri abana, mbere yuko nyine mama wa Gloria arwara, maze ibintu byose bigashira ku muryango w'iwabo nyine. Gloria bakagurisha inzu, bakagurisha moto bari bafite, imodoka, nubwo batari abakire cyane nyine nk'iwabo Nadia, ariko nutwo bari bafite twose twashiriye ku mubyeyi nyine wabo wa Gloria witwaga Veronica. Rero ahangaha ubyumve neza, Esther ntabwo yaraziranye na Gloria, ahubwo Esther yari inshuti na Nadia, aho bari barahuriye kuri kaminuza bari basigaye bigaho, yari iri mu wundi mujyi nyine utandukanye n'uwo bari batuyemo. Byari byarabaye ngombwa rero ko Esther ava nyine mu mujyi wabo akajya kwibana mu mujyi nyine, kwibera mu mujyi kaminuza yigagamo yari irimo, kubera ko yari umwana wo mu bakire, kugira ngo bitazabimugora kwiga.
na Nadia rero niko byari bimeze, bose bari abana bo mu bakire kandi nyine bibera nyine mu mujyi wa ruturanye na kaminuza babagamo nyine biyishyurira furu yose nyine, kandi ya kaminuza nyine yari irenze. Ubuzima nyine bwarakomeje hashira ibyumweru bibiri. Martin nyine hashize ibyo byumweru yaje kugurira Sonia imodoka izajya imujyana ku kazi, kuko ntabwo yari agishaka ko nyine Sonia yagenda n'amaguru kandi nyine akundana n'umukire cyangwa se umuherwe. Urumva yuko nyine Sonia ubuzima bwe bwo kugurirwa imodoka, ubuzima bwo kujya mu akazi kandi koroshye byari bitangiye kumubana nyine ubuki gukundana na Martin. Urumva yari atangiye gusoroma ku mbuto zatumye akora ubugome, cyangwa se ku bugome yakoze bw'uko yanze ko Martin amenyana n'umukobwa yari yarihebeye, Gloria, wakuburaga ku muhanda, wari ufite ibibazo by'uburwayi budasanzwe nyine bwari bwarazahaje umubyeyi we Veronica. Ubuzima nyine bwarakomeje. Nanone Nadia nyine wari mu biruhuko akayagerageza nyine gusaba iwabo uruhushya, akajya nyine gusigariraho Gloria kuri mama we, maze undi akajya nyine gushaka uko yabona icyo kurarira nyine aho yakoraga. Nyine ubuzima bwari bugoye rwose kuri Gloria, ariko Nadia nyine wari inshuti ye agasaba iwabo uruhushya, akaza akajya mu kanevu cyangwa se mu kajagara aho nyine Gloria yari atuye, akaza nyine akareba ubuzima bayemo, akamubwira ati reka ngusigarireho kuri mama ndamwitaho, maze ugenda urebe ko hari ikintu uyu munsi waronka, ukaza nyine mukararira. Nadia urumva yari muto, nawe yari umwana uri mu kigero cy'imyaka 23, nari mu kigero nyine kimwe na Gloria, nyine kimwe nuko na Esther, nubwo Esther we yari afite 22, ariko bose bari mu kigero kimwe mu rungano, nyine bari abana bato b'abakobwa. Esther rero umunsi umwe yahamagaye Nadia amubwira ko nyine amushaka mu birori we na bagenzi be bari gutegura bizaba mu gihe cyari imbere. Undi nawe amubwira ko rwose adahari kandi hari inshuti ye ari gufasha, maze Esther aramubwira ati rega ntabwo ari ibingibi by'aka kanya, niba utsimbaraye kandi twanabyimura tukabishyira ahazaza kugira ngo ariko uzaba uhari kugira ngo tuzabashe guserebura turi kumwe. Esther yari inshuti na Nadia cyane, yakunda nyine kumukurira mu bintu nyine by'abakire cyane, kubera ko nyine Esther we nta nubwo yari azi ubuzima bujyanye n'abakene, ubuzima bw'abantu nyine basanzwe, kuko iwabo bari abakire bafite mu modoka, bafite mbese yari umwana utazi ubuzima bwo hanze bw'abakene uko bumera, bitewe aho yari yarigiye, yari yarize hanze, yarakuriye nyine mu buzima bwa gikire, ntabwo yari azi ibintu nk'ibyo Nadia yari azi, kuko Nadia iwabo nubwo bari abakire ariko yari yarize mu gihugu cyo mu mujyi nyine iwabo bari batuyemo, ari nawe iwabo Gloria bari batuyemo, bari baturanye. Yaramubwiye ati rero nta kibazo, ubwo turabyimura ariko turabwire nyine igihe uzabonekera aba ariho tubishyira. Nadia yaramubwira igihe yabonekera, maze barabyimura nyine ibirori bagombaga gukorera mugenzi wabo, barabyimura maze babishyira ikindi gihe. Urabyumva abana b'abakire nyine baba bafite ibirori byo kwishimisha nyine no kumva ko barya ubuzima nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi bakabyita amazina atandukanye uko bashaka nyine nuko babishaka. Nadia nyine nkuko nakubwiye ko yari inshuti ya Gloria, ariko ntabwo Gloria nyine na Esther bari baziranye, ubyumve kandi ubifate mu mutwe, kuko nyine bari barahuriye kaminuza baba nyine inshuti magara bombi, gusa Gloria urumva ntabwo yari abirimo. Gloria rero ntiyigeze nyine akomeza university kubera uburwayi nyine bwa mama we, nkuko nabikubwiye. We yize nyine igihe gitoya, ibyumweru bike cyane, ahita nyine ava ku ishuri, aribwo ubuzima bwari butangiye nyine guhinduka kuriya, kandi ikigo yigagaho nyine ntaho cyari gihuriye n'ikigo nyine ba Esther na Nadia bigaga, kuko we yigaga kuri buruse, kandi ikigo nyine gituranye n'iwabo yagendaga n'amaguru cyangwa se agatega nabwo mu buryo bumugoye. Hashize rero ibindi byumweru bibiri birengaho gato, Nadia yasabye Gloria ko yamureka akajya gufatanya n'abandi nyine, cyangwa se kwifatanya n'abandi kwitegura ibirori, kuko byari nyine mu minsi 2 iri imbere. Undi nyine yaramubwiye ati nta kibazo wakigendera, amubwiye ati gendere nta kibazo, naho uba wakoze rwose nta kuba utagize, kumba hafi ukaza ukanyitangira, rimwe na rimwe ukaza, ubundi bakakwima uruhushya, ubundi ukitanga ugatoroka, rwose mbibona rwose Nadia uri inshuti nziza, dore ko nta muntu n'umwe wera wirabura umbundi iruhande uretse wowe na Pasi nanjye na mama, nuko nguko rwose Imana yabyemeye. Gusa urabizi ndagukunda, ntabwo natuma utishimana n'inshuti zawe, rero genda wishimane n'inshuti zawe, niba muri gutegura ibirori rwose nta kigoranye kirimo, nta kibazo rwose
zagaruka unsanga ahangaha nta kibazo. Gusa nyine ntabwo Gloria yari azi ko mama we bigiye kugorana kandi bigiye kugera ku kigero gikabije icyo ibintu byari biriho, kuko mama we nakubwiye ko noneho yari arembye ku rwego rwo hejuru. Ku munsi rero wari ukurikiyeho ibirori nyine nyirizina ku mugoroba, mama wa Gloria wari uri mu kondisiyo y'ubuzima budasanzwe bubi cyane, yarembye cyane, yararembye. Noneho abana bagira ubwoba, batangira nyine kwirukanka, batangira kubura ikintu bakora, batangira guhamagara kwa muganga, bahamagara wa mubyeyi w'umuganga Angelique, batangira kubura ikintu bakora, batangira gushakisha icyo bakora barakibura. Maze niko rero kubera ko Sonia urumva yari aturanye na Gloria kandi Gloria yari amuzi, niko rero kwirukanka icyo gihe mu ijoro ahamagara nyine akomanga wabo Sonia hafi. Nyine nakubwiye ko Sonia yabaga mu miryango yabo, ariko hinjiraga habashaga kwinjira nyine imodoka, aho nyine yari asigaye yibera, ariko yari yarimutse yibana, rimwe na rimwe akibana akajya kuba nyine ahantu hahenze. Ariko uwo munsi nyine yari yaje kurara no gusura aho ngaho iwabo nyine, cyangwa se mu miryango y'iwabo, nubwo hatari iwabo nyirizina, kuko iwabo wa Sonia aho bari abakene banatuye mu cyaro, ntabwo yari uwo mu mujyi. Rero ageze aho ngaho yarakomanze arakomanga, ariko nyine Sonia nyine haza umwana wo mu rugo rwaza gufungura, aramubwira ati bite se kuri gukomanga hano Gloria? Ati mbabarira umbwirire Sonia aze rwose amfashe mama, tumushyire mu modoka ye, nabonye umunsi yaje hano kubasura, tube twamujyana kwa muganga, dore mama ararembye kandi agiye gupfa. Umwana w'umuhungu muto cyane yaragiye yegera nyine Sonia aho yari aryamye mu cyumba cye, aramubwira ati none se ko hari umukobwa uri gukomanga Gloria nyine ngo ashaka kumutwara kandi ukamujyana, mama we ararembye, mama we amaze iminsi arwaye, nta muntu utabizi, rero ngo genda umufashe umujyane kwa muganga nyine, kubera nyine mu modoka kuko ntabwo yamushora we na pasi. Sonia yarasohotse aramubwira ati mva muko n'undi munsi nkwiyame, dore ko wigize uwahatari, wigize uwadanje muri quartier, ngo uri mwiza, ngo ufite ikimero cyiza, ngo nta muntu utagukunda, ngo nta musore utakwirukankira, mbabarira ndakwiyamye. Ntabwo imodoka yanjye ari yo gutwara abakene n'indushyi ndetse n'abapfakazi. Mama wawe agenda umwikorere ku mugongo, ntabwo ngiye imodoka yanjye ari yo kwanduzamwe imyanda yabo baboze. Genda rero, ntabwo va no kwiki gipangu ndetse ureke no kudusakuriza kandi umve mu maso. Yahise akubitaho urugi rw'igipangu maze yisubira kwiryamira. Imodoka ye yari iraho ngaho nyine ku marembo nyine ariho iparitse nyine yo mu miryango y'iwabo. Sonia urumva yari yarateye imbere, yari yarabaye umukobwa nyine ukomeye cyane, nyine wageze ku nzozi ze nyuma yaho yakundaniye nyine na Martin, nkuko bari no gupanga ubukwe mu minsi yari imbere. Ibi ngibi rero byashenguye cyane umutima wa Gloria, maze nyine Gloria asubira mu rugo abura icyo afata n'icyo areka, kubera ko nyine Sonia yamubwiye ko rwose yinaniriwe kandi nyine ko yajya kureba abo bahuje ubushobozi, akaba ariho nyine atakambira ko we nta mpuhwe amufitiye. Muri iri joro rero Gloria yayigerageje uko ashoboye, ahamagara Nadia nawe wagiraga imodoka nyine ye nk'umwana wo mu bakire, ariko nyine Nadia ntabwo yabashije kwitaba kubera ko yaramuhamagaye. Agerageza uko ashoboye ahamagara Nadia kubera ko yamuhamagaye mbere yuko ajya kureba Sonia. Avuye kureba Sonia nyine urumva yaramukatiye nyine, maze arinde Gloria yarongera ahamagara Nadia, ahamagara uko ashoboye kose, ariko byabaye by'ubusa. Ntabwo Nadia yitabye telefone. Mama wa Gloria yabuze ubutabazi rwose. Abana babura imodoka, abana babura icyo bakora, babura moto, babura icyo bafata n'icyo bareka ngo barebe ko hari icyabafasha nyine gutwara mama wabo kwa muganga. Nta mafaranga bari bafite. Byarangiye mama wabo Veronica wari umaze igihe kirekire arwaye, wari mu kigero cy'imyaka 42, byarangiye yitabye Imana muri iryo joro mu masaha ya saa 9. Ubwo nyine Gloria na Pasi baba bayimfubyi batyo ku babyeyi bombi, barababara cyane, bararira, baraboroga muri iryo joro. Umuborogo ucura nyine mu rugo rwabo rwari rutifashije, mu nzu ya makeya, mu kanevu cyangwa se mu kajagari, aho bari mu nzu nyine uwa babiri n'umubiri wa mama wabo baryamye iruhande nyine, bose nyine bamuri iruhande bararira bombi. Ari Gloria ararira aratakamba, ari Pasi bose bati mama dusigiye nde, mama dusize ute, ese mama koko kuki ugiye, kubera iki Imana yemeye ibi ngibi, kubera iki koko nta muntu dukunda, kubera iki ari uko twabaye, kuki wabyemeye, bikenze bite koko mama twadusigaranye, ugiye ute?
Aya magambo rero bayavugaga babarurwa cyane bababaye, dore ko mama wabo wari umaze igihe kinini arwaye. Mama wabo wari waratumye nyine bajya muri ubwo bukene bitewe n'uko bari gerageza kumwitaho. Imitungo yabo yose yarabashizeho. Papa wabo yari yaritabye Imana nyine kera. Urumva abana nyine bari babaye indushyi noneho zo ku muhanda, kuko no kubona yo kwishyurira byari bigoye, kubera ko ntabwo nyine Gloria yari yizeye ko n'akazi ko gukubura bazatuma nyine akagumaho. Gloria abantu benshi bashaka kumusambanya, uwo wagize yageje kuba yasaba akazi yabaga ashaka kumusambanya, ako nawe nyine akomera ku mubiri we, yanga gutanga umubiri we nyine awugurane. Ibyo ngibyo niko nyine yari yarafashe icyemezo cyo kujya kubura nyine mu muhanda, ariho nyine bamuhaye akazi nta kiguzi bamusabye, ariho nyine muri kampani mama yakoragamo yo gukubura, nyuma y'uko nyine yari yarakennye nyine nawe ku rwego rwo hejuru, kubera nyine kwivuza rimwe akoroherwa, ubundi akongera akagaruka akaba indembe, akongera koroherwa. Yari yarakennye cyane, bituma nyine nawe atangira kujya akora akazi nyine nk'ako. Byaje kumuviramo kuremba bikabije, maze rero ubuzima bwe bwose burangira nyine gutyo. Indwara nyine iba imuhitanye ityo, ibiramutwaye, imutwara abana yari asize b'imfubyi bakiri batoya. Dukomeje rero inkuru yacu mu gitondo cyo kuri uwo munsi nyine wari ukurikiyeho, nawe urabyumva nyine Nadia wari waraye nyine mu moshya y'urubyiruko. Nawe urabyumva urubyiruko yo rwaraye mu moshya mu birori byarwo bya night party nk'uko bizi, cyangwa se ama house party bajyamo nyine ugasanga hahiye nk'uko urubyiruko rw'ubu ngubu rubyita. Urumva nyine hari hahiye koko, banarayeyo we ndetse na Esther. Rero Nadia wari waraye aho ngaho muri ayo moshya y'urubyiruko nyine mu birori nyine by'inshuti ze harimo na Esther mushiki wa Martin. Yakangutse arebye muri fone ye, abona inshuti ye rwose magara Gloria mubuze inshuro hafi 43 muri telefone ye. Umwana yabaye nk'ukubiswe n'inkuba, aba rwose nk'ubuze ubwenge, arasakuza cyane ati ntose nta kontakti zanjye ziri hehe, kontakti ziri hehe kuko Gloria yambuze, Gloria yampamagaye yambuze. Ngubu koko byagenze bite? Yahamagaye Gloria ariko anashaka kontakti ariko yanazibuze, nyamara Gloria telefone ye ntabwo yari gucamo kuko nyine yari yanazimye. Ntabwo rero yari ikiriho kuko nyine yari yamuzimanye igihe nyine yari ari gushakisha ko yabona ubufasha. Gloria nyine nuko ibyo byari byamugendeye, kubera nyine Esther na Nadia mu ijoro ryakeye bari bakoresheje nyine imodoka ya Nadia kugira ngo baze mu birori bari barimo. Esther nawe nyine yarakangutse ariko abona Nadia yasaze, abona ntameze nk'uko bisanzwe, abona nta kirwiyambitse. Amubajije icyamubayeho kuko yabonaga nyine uburyo ari kwitwara bitandukanye biri world, aramubwira ati n'igihunga, ati mbabarira wimbaza Gloria yambuze. Esther aramubwiye se Gloria ninde? Gloria ubundi ukunda kuvuga Gloria baye iki kandi? Aramubwiye ati Gloria se yagize ati. Esther aramubwiye ati rega nta kibazo, niba ariko ntacyo uri gushaka ziri mu isakoshi yanjye iri hara hakurya, genda urebe muri salo. Nese ukumeze nk'uri guhubagurika, bimeze bite Nadia, umeze neza? Nadia ntabwo yari ari kumusubiza, ahubwo yari ari kugenda asakasaka nyine arebaho isakoshi nyine ya Esther yabiri kugira ngo afatemo kontaki ajye kureba Gloria, inshuti yari yabonye ko yamubuze kandi ashobore kuba yari afite ikibazo gikomeye cyane. Ubwo urumva nyine byari bimaze kuba mu masaa 3 n'igice bari baryamye nyine batinze, babyutse nyine urumva bwakeye. Esther rero yabonye ko Nadia atari muri mood nziza, atameze neza mu mutwe, atakitwara nyine mu modoka, ahita abyuka nawe yimeza neza ko kanya yihuta, maze nyine Esther arambara nawe aba ari we nyine utwara Nadia. Ntabwo yari inshuti cyane na Gloria kuko ntabwo yari anamuzi, yumvaga nyine Nadia mumubwira rimwe na rimwe ariko ntanabyiteho nk'umwana wo mu bakire kuko yitaga kuri Nadia gusa. Bari bahuje nyine icyiciro cy'ubukire nk'uko byari bisanzwe. Imodoka rero ya Nadia yatwawe na Esther, ubwo ngubwo bahita nyine bagenda. Nadia agenda yereka nyine Esther aho agomba kunyura kugira ngo bajye kureba undi mwana nyine Gloria, barebe uburyo ibye byari byifashe. Abana rero b'abakobwa baragiye nyine imodoka bayishyiramo umuriro barirukanka, maze 4:30 niwabo Gloria ngo ba nibwo bari bahageze. Bakiri mu modoka hirya nyine bamaze guparika, babonye abantu benshi cyane bari ku muhanda n'ahandi nyine bari mu muryango winjira muri ka gapangu nakubwiye kari gashaje cyane mu mazu ashaje iwabo wa Gloria, aho bakodeshaga nyine hahendutse nyine, aho Gloria yabashaga nyine
kureba nyine icyo yakishyura cyangwa se kwipfodeshereza nyine iyo nzu nta mananiza abayeho. Inzu nyine yari mu mahegene kandi nyine hafi nyine naho umuhanda wari ariko hepfo cyane ureba ukiri ruguru ku muhanda. Abakobwa rero bavuye mu modoka babona ahantu bari kwerekeza, babona hari abantu benshi ariko nyine bamwe bari ku muryango, abandi bari ku muhanda wari aho hafi, abandi bari mu rugo, ubona yuko nyine hari abantu, hari ikintu kidasanzwe cyabaye iwabo wa Gloria. Abakobwa baragiye nyine gake gake, maze nyuma na nyuma nibwo bamenye ko nyine umukobwa yagize ibyago nyine Gloria ko yapfushije mama we yari asigaranye we na Pasika, ubwo babaye imfubyi. Gloria yari yahoze ariko ari kunyuzamo agarira nk'uhungabanye nyine, agahungabana akarira cyane, akarira amarira n'imbaraga nyinshi ndetse n'urusaku rwinshi cyane. Maze rero Nadia kuva hageze yahise amufata nyine, maze aramwegera aramuhoza, ariko nyine byari iby'ubusa kuko nyine Nadia nyine yari yahamagawe na Gloria, ariko nyine Nadia atabashije kumva telefone kube ko nyine yari yibereye nyine mu birori, ntabwo yabashije kumva igihe cyose Gloria yari yamuhamagariye. Iwabo Esther rero babonye umukobwa wabo atari gutaha kuko nyine bari bari kumushakisha, kuko nyine Martin yashakaga ngo agende ajye gutangira amahugurwa cyangwa se yimenyereza bumenyi nyine mu kigo cye cyangwa se muri company, ariko muri iryo joro ntabwo yari yatashye rwose, baramutegereje baramubura. Buke rero Martin yamenye ko Esther yataraye mu rugo, ariko nyine aramwihamagarira. Undi rero yamubwiye ko rwose ari ahantu kure cyane kandi ari ahantu nyine bari kwita ku mwana w'inshuti yabo wapfushije umubyeyi, wapfushije mama we wari indushyi, mbese ko ari kumwe na Nadia kandi nyine ko bitaba ngombwa kwaza ku kanya, ko bitamukundira. Martin cyane witaga kuri mushiki we Esther yananiwe kwizera Esther ibyo ari kumubwira, kuko nyine ntabwo yari yaraye mu rugo, byatumye afata umwanzuro nyine arongera aramwihamagarira undi, ariko amubwira aho ari nyine, ariko amubwira ibyo ngibyo. Nubwo Martin nyine kubyizera byananiranye, ntabwo yabyizeye, afata umwanzuro nyine wo kuza kumwirebera ngo arebe ko ibintu ari kumubwira koko ari byo. Abasore nawe urabazi nyine kuri bashiki babo, nayo biba ngombwa yuko nyine atumva ibintu ari kumubwira, ariko kumva ahantu ari kumubwira ko kuba yahagera nta kibazo. Yaragiye nyine nawe Martin arahigerera kugira ngo arebe koko ko uwo muntu ibyo bintu ari kumubwira ari byo. Urumva nyine hari ku wundi munsi ukurikiyeho, ntabwo nyine wari umunsi wa mbere, kuko nyine Esther yari yaraye kwa Gloria ku munsi nyine wa kabiri, nyuma yuko n'ubundi atari yaraye mu rugo. Ibi rero byari byarakaje musaza we, bituma nyine ajya kumwirebera aho hantu ari kumubwira ngo yagiye gufata mu mugongo undi mukobwa watanazi ngo witwa Gloria. Ariko nyine urumva hari hashize iminsi myinshi cyane, Martin nyine mu mutwe harimo rya zina ryitwa Gloria, kandi yari yarabwiwe yuko nyine Gloria uwo nguwo yarakunze, bari mukiye kure cyane y'umujyi, kure hafi no mu nkengero. Kandi Esther we yamubwiraga ahantu yamubwiraga yumvaga ko ari mu mujyi, ndetse nyine akumva yuko ibyo bintu bidashoboka ko mushiki bari kumushuka kugira ngo ataza nyine kujya mu yimenyerezwa cyangwa se gutangira internship nk'uko byagombaga kugenda. Nibyo kuko rero Martin yasanze mushiki w'ahantu, Esther nyine ari kwirimba ahantu, yasanze abantu benshi we na Nadia bari bafashe umukobwa nyine mwiza, bamufashe abishingikirije nyine, umukobwa wari uri kuboroga cyane, wari uri kurira cyane, yabuze imbaraga, umukobwa nyine wari watesetse bitewe nuko yari yabuze nyine umubyeyi we. Arebye neza aramwitegereza, areba igihe kirekire, abona ni wa mukobwa yarabuze, abona ni wa mukobwa rwose baje gufasha gushyingura. Areba wa mukobwa, abona yuko wari wa Gloria, abona ko ari wa Gloria yari yarabuze kandi wakuburaga ku muhanda. Martin yahise agwa mu kantu ako kanya, yari kumwe n'inshuti ye Eric nyine, urumva bari bazanye, bakundanaga kuba nyine bari kumwe kenshi. Abajije amakuru bamubwira ko nyine nyina w'umukobwa uri kurira ari we witabye Imana. Martin yabuze nyine icyo akora, icyo afata n'icyo areka, atangira kwiyegereza mushiki we nyine, agamije gutanga uruhare rwe nyine mu bijyanye nyine no kugerageza
guha agaciro no guha nyine icyubahiro umubyeyi wa Gloria. Gusa nyine Gloria we ibihari arimo byari bigoye, nta muntu n'umwe yari ari kureba, nta muntu yari azi aho ngaho. Ikindi kandi ntabwo yari azi uwo musore witwa Martin. Urumva we uretse kwikubura ntabwo yabaga azi ngo ndeba ninde, unyuraho ninde, imodoka zamucagaho ari gukubura mu muhanda zari nyinshi kandi buri gihe nakazi yari amenyereye, ntabwo yari bumenye ngo uyu yarampunze cyangwa uyu ntiyankunze. Gusa nyine Martin we yari azi ibanga ry'uwo Gloria ry'uko nyine ari umukobwa yari yarihebeye, yabonaga ari gukubura nyine mu mihanda, yabonaga buri gihe nyine, ariko akaba yari yaramubuze. Gusa nyine ntaho yari kubivugira yari afite, kuko umukobwa urumva yari muri gahinda nyine kenshi gakabije, we na musaza we Pasi, ko kubura umubyeyi wabo Veronica bakundaga ku rwego rwo hejuru. Aba bose rero baratashye nyine bajya gukaraba nyine nk'uko bisanzwe, kandi byabereye nyine muri ka gapangu kagaragara nyine kagaragaza ubukene ko mu muryango nyine w'iwabo Gloria, mu buryo nyine aho bari batuye nyine cyangwa se aho bari bacumbitse, mu buryo nyine bwagibwagaho impaka nyine, kuko hari ahantu ho mu bakene cyane, mu kajagari, mu nzu zenda kubaguho rwose. Abantu rero bagerageje guhumuriza aba bana bombi, ndetse yewe na Martin asaba Esther kuba ariho nyine yaza gukomeza kuba mu minsi yose y'ikiriyo kugeza irangiye. Uyu nguyu Martin yari yakozwe ku mutima n'ibintu byabaye nyine, no kuba nyine atari yamenye ibyabaye kuri uyu mukobwa yari yarihebeye, akumva yuko nawe icyo gihe nyine ngo atange uruhare rwe, kandi nyine abashe kugerageza kuba wa wundi nyine yari yarabonye kugera nyine igihe yamubuze. Ntabwo yabyitayeho rero ku byo Sonia yari yaramubwiye, we yumvise ko ubwo Sonia ibyo yari yamubwiye ari byo, ariko ko ubwo bongeye bakagaruka, mbese Sonia yari n'inshuti ye, ariko ari n'umukunzi we, bari gupanga ubukwe. Nubwo bintu nyine bitewe nuko Martin yabonaga Sonia nyine yakomezaga kwegeza inyuma ibintu by'ubukwe, ayumva akiri gushaka undi mukobwa, akumva nyine nanone nta yandi mahitamo afite, ariko nyine kuri we Sonia ntabwo ari we mahitamo ye ya nyuma, uretse ko bakundanaga kugira ngo nyine abone ko akundana n'umuntu kandi bibaye ngombwa yazana. Esther rero yabwiriye ku ruhande musaza we nyine ko ataziranye na Gloria, ko ahubwo nyine yari inshuti ya Nadia, kandi nyine Nadia yari inshuti ye, ariko nyine yumva ko ibyo nabwo byaba bikabije. Martin rero yaramubwiye atumva Esther, ndakwinginze mbabarira, uba uri hano, uba uri ahangaha, icyo uzasaba cyose nzakiguha, uko uzashaka kubaho kose nzabikwemerera, ariko mbabarira uba uri kumwe n'uyu Nadia wawe, ariko uri kumwe na Gloria ahangaha. Ntabwo nshaka kuza mu rugo, ndagushyigikiye, nanakubabariye, ibyo wari urimo mbonye ari iby'agaciro gakomeye cyane, kandi ndagusabye nyine ntuhave. Martin amubwira ko ibyo vuga byose abyumva, ari byo nyine ko ariko amushaka ko aguma aho ngaho nyine bagakurikira iyo paka kirangiye. Esther yasabye musaza we nyine kumuzanira imyenda yo kwifashisha nyine mu gihe yari ari aho ngaho, undi arabimwemerera nyine yohereza n'imodoka yazanye ibindi bikoresho byinshi birimo ibyo kurya, imyambaro yo kwambara n'ibindi bihagije byifashishwa nyine kugeza umunsi wo gusibuka ugeze, cyangwa se iminsi yo gusibuka irangiye. Ibi ngibi byakozwe mu izina nyine rya Esther ndetse na Nadia, kuko Gloria we ntabwo yari azi ngo ibintu biri kuvayo, kuko abantu benshi bagerageje kumufasha, ari abana biganye na Nadia, ari abana biganye na Gloria, ari abana nyine urumva biganye nyine muri segonderi cyangwa amashuri yisumbuye, abantu bari inshuti na nyina, nyine bari abakire, nubwo bose bari baragiye bamwihorera, bararambiwe, yarabaye umukene nyine, yaravuye muri classe yabo cyangwa se yaravuye mu cyiciro cyabo, baramuretse nyine umuntu wo gupfa nyine. Ariko nyine bose amaze gupfa nibwo batangiye kwibuka ko babana basigaye, batangira gukora iyo bwabaga nyine, batangira kwitanga. Ubwo rero Gloria ntabwo yamenye ngo imodoka yaje izanye ibyo bindi, ese ni imodoka bwoko ki, ese yaje mu buhe buryo. Yumvaga nyine ko ibyo atanabyitaho. Nawe urabyumva, umuntu wapfushije umubyeyi, mama we yari asigaranye, nta mpamvu yo kwita no ku bintu nyine byo mu isi, yari ameze nk'udahari. Nawe niba byarakubayeho urabizi ukuntu wari umeze muri icyo gihe nyine, muri iyo minsi waburaga umubyeyi wawe, uzi ukuntu uba umeze, uzi ukuntu nta kintu uba witayeho, uzi ukuntu uba umukumbura, uzi ukuntu ari we foto ibiza muri wowe buri gihe, uzi ukuntu abantu bagukikije uba wumva wabashimira ariko utabona uburyo unabashimira, utitaye ku bintu byinshi. Mbese nyine ibintu byose biba byakubanye, isi yakwikaragiye ku mutwe nkawe. Urabizi niba warabinyuzemo, cyangwa se niba unkurikiye ariko warigeze kubura umubyeyi
ibyo byumva cyane rwose, ndabizi neza ko unyumva cyane. Dukomeje n'inkuru rero, Martin rero yihanangirije mushiki we nyine Esther ndetse na Nadia kutazigera bavuga ko baziranye nawe cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyatuma Gloria amumenya, kuko urumva Gloria ntabwo yari amuzi, ntabwo yari azi uwo musore. Abantu bari kwirimba baba ari benshi, ntabwo benshi. Iyo umuntu wawe yitabye Imana hari n'abo utamenya, bari imiryango ya kure, hari n'abantu urabizi baza gushyingura cyangwa se baza ku kiriyo, nabyo ntabwo wabirenze ingohe, baza ariko utarigeze ubaca iryera, cyangwa se bari muri gahunda zabo, bari barabuze umwanya ariko babyita, cyangwa se urumva nanone ntabwo nanone wa blaming abantu cyane. Urupfu ni ikintu kidasanzwe kandi igihuza abantu cyane cyane ko twese ari iwabo wa twese, kandi ari ikintu nyine cyo gutabarana. Ubukwe nyine bwa nyuma bw'umuntu, hari n'abantu baza ariko nyine bitavuze ngo ni n'abantu bawe ba hafi cyangwa bakabaye bari bahari mu burwayi bwanyu, ariko kubera urupfu ruhamagara kandi ruvuga izingengeri ikomeye cyane mu matwi y'abantu, abantu nyine bahaza ari benshi, ntabwo kandi wanabitindaho. Ubwo rero ntabwo Gloria yari azi ngo Martin ni muntu ki. Niyo mpamvu Martin yabyitwaje kugira ngo abuze aba bana b'abakobwa kuzigera batuma uyu mukobwa Gloria amumenya. Ndetse kandi yabwiye Esther na Nadia ko ibyo azajya akora byose bizajya byitirirwa aba bana ndetse n'ababyeyi ba Esther, kuko nyine yaranabimenyesheje, ababwira ko nyine hari umuntu ugomba kwitabwaho nyirizina, kandi ko ibyo ngibyo bagomba kubyemera nubwo bataba babizi, ariko niba ngombwa ko babibazwa, ibyo bazaba nyine nk'aho ari bo babikora nyine. Ubwo nyine aho niho Esther na Nadia bamenyeye ko Martin hari ikintu kidasanzwe aziranyeho na Gloria, cyangwa se hari uburyo azi Gloria, ariko akaba adashaka kubibasobanura. Gusa nyine nk'abakobwa nyine urabizi ko abakobwa babonye umusore ukunda cyangwa se umukobwa afite musaza we wakunze, ntabwo biyoberwa. Abakobwa mu nkurikiye murabizi ko musaza wawe yakunze umukobwa nawe uzi, ntabwo ushobora kubiyoberwa, kandi na Nadia yarabibonaga nyine. Gusa nyine Martin ntabwo yashakaga nyine kwitwaza ubushobozi bwe nk'umusore ngo afatireho gushaka gukundana na Gloria. Nyine yashakaga ibintu byose abitware mu buryo bw'ubugira neza, ibyo gukundana na Gloria bazakundane kuko yaramukundaga by'akataraboneka kandi yari yongeye kumubona. Ubwo rero yashakaga kutitwaza ibyo bintu, kutitwaza ubugira neza yagaragaje ku rupfu rwa mama we, kutitwaza ibindi bintu icyo ari cyo cyose, ariko nanone akumva Gloria atakomeza nyine gustrugglinga, atakomeza kubaho ubuzima bwa mana mfasha, atakomeza kubaho ubuzima bugoye cyane bwo kwibaza ngo ejo ndarya iki, ejo ndakora iki, ejo ndabaho nte, ndakubura mu muhanda. Urumva nyine yifuzaga kumuhindura ubuzima ariko binyuze muri image itariye, kuko we yashakaga kunyura mu buryo bwo gutereta busanzwe, akaba yakundwa na Gloria ari umwikundiye ku giti cye, atari kuvuga ngo amukunze kuko hari neza yamugiriye, atari kuvuga ngo yamukunze kuko ari umuntu ufite ibintu, kuko yabonaga Soni uburyo amwitwaraho, akibuka uburyo Soni yagendaga amuzi, yamubwiraga Gloria buryo nyine ntabwo yari bwasobanukirwe niba Soni yaramubeshye cyangwa ataramubeshye. Gusa icyo yagendagaho nuko yari abonye umukobwa yayihebeye, yongeye kumubona gusa ashaka nanone kuzamukunda kandi ari umwikundiye, ataruvuga ngo Martin niwe bikizemo imbaraga z'umurengera zijyanye nuko yari afite ubushobozi bwo kugira icyo yamarira Gloria. Ibi rero aba bana batekereje nibyo, kuko nyine Martin yashakaga nyine kuzakundana na Gloria atitwaje uwo ari we cyangwa se umumaro yamugiriye. N'ubundi nyine yari yaramukunze kandi atanamuzi, ariko nyine akamubura mu buryo nawe byamutunguye, kandi akamubura atanamubwiye ko amukunda. Gusa nyine kuri icyo kigeraho ibintu byari bigeze, byari bigoye kugenda ubwire Gloria ngo uramukunda kandi uri uwo mu bakire, cyangwa wamubwiye ngo wamubonye ko gutya na gutya ku kabari ko kwa Kelly, ibintu nk'ibyo. Ntabwo nyine nk'umuntu mukuru utekereza wari umaze kugera mu myaka urumva hafi 32, ntabwo yari gukora iryo kosa. Ubuzima bwarakomeje rero muri iyo minsi nyine. Martin ubuzima nyine bwe bwari bwarakonje, yari yaraguyemo imbeho rwose mu buryo bugaragarira buri wese. Gukora akazi aho yabarizwaga byari byaranze. Sonia nawe ntabwo yabaga amworoheye, ariko nyine ntabwo yari akimubona nyine, kuko akenshi nyine yazaga nyine
yihishe yambaye n'imyenda nyine itamugaragaza, akaza nyine ku kiriyo nawe nimugoroba, ariko nyine nta muntu wabasha kumenya ngo uriya ninde, maze nyine akihisha mu bandi bantu nyine babaga baje ku kiriyo, maze akitegereza Gloria wabaga nyine yibereye aho ngaho, ari aho nyine ari kumwe n'abandi bakobwa bari kumusetsa bagerageza kumuturisha, ariko nyine biri kure cyane. Yabaga yari yarihebeye rero uyu mukobwa, ariko atanamuzi, nyamara umukobwa we ntabwo yari azi n'uyu musore, nta nubwo yabaga azi ngo uyu musore ari mu bantu baje kwitabira ikiriyo, ntabwo nyine yabaga yazanye imodoka, nta kintu na kimwe yabaga yazanye, yabaga ari aho gusa nyine ntabwo yashakaga kumufatirana muri ibyo bihe ngo agire icyo amubwira, kandi nyine ntabwo yashaka kugira icyo amwegereza kijyanye n'uko yamumenya. Hashize rero iminsi 3 nyine gusibuka byarabaye, haje abantu benshi cyane, ndetse nyine n'abanyamashuri benshi baraje, bose nyine biganye na Nadia ndetse na Gloria nk'uko nabikubwiye, ndetse nabo biganaga nyine kuri universite Nadia nyine na Esther, ndetse n'abandi nyine biganaga kuri kaminuza yabo, baraje nyine kubumvise ko Nadia na Esther bagize ibyago, kubera ko nyine babavugishije nk'abantu babo, kandi urabizi abana bo mu bakire baratabarana nyine nk'uko bisanzwe. Bose baraje rero kugira ngo bagire uruhare bashobora gutanga nyine mu kugira icyo bakorera Gloria na Pasi, bari imfubyi, ubuzima kuko bwabo bwari buri mu kaga, ntibari babasha nyine kugira icyo bimarira, kandi nubwo aba bose batabashaga kugarura nyine mama wabo Veronica, ariko bari bakwiye nyine kugira icyo bafasha nk'uko nyine bisanzwe mu muco w'abantu, nyine kugira basi icyo bamarira basigaye no kubafata mu mugongo. Ibi rero nibyo byatumye haza aba bantu bose, maze rero Esther wenyine mu kugira icyo abantu biyemeza, yiyemeje rwose ko azakora uko ashoboye, kandi mu business twe dusanzwe dukeya yarariho, ko azafasha Gloria akamuhira, kandi nyine Gloria wari waracikirije kaminuza, ko azakora uko ashoboye nyine agasubira ku ishuri kandi bakiga kuri kaminuza imwe. Gloria yarishimye cyane, ahobera Esther amubwira ko ibyo bintu rwose abyishimiye, ko rwose atakeka ko ibyo bintu yabikora, maze urumva n'inshuti bari bamenyanye muri icyo cyumweru nyine cy'iminsi y'igisibuko nyine, cyangwa se yo gusibuka, ntabwo nyine yarazi ko nyine hari umuntu umugira neza wakora ibyo bintu. Yari inshuti na Nadia, yari yarabimenya, ariko nawe nyine bahita baheraho baba inshuti. Nadia nawe mu marira menshi yabanje gusaba imbabazi Gloria nyine kuko yamuhamagaye akamubura muri rya joro, ariko Gloria nyine nawe ari kurira amubwira ati ndabizi ko nta kintu wabura mfite, kandi nanjye ntacyo nabura ngo ufite rwose, ndabizi kandi narakumvise, kandi rwose ntabwo rwose narakubabariye, ntabwo rwose nakirwa mvuga ngo ni imbabazi ngo kuko nawe ntiyari wowe, kandi uruhushya wari warunsabye, uri umwana w'inshuti yanjye ntazigera nifuza kubura mu buzima bwanjye. Rero Nadia nawe mu ijambo rye yafashe ijambo nyine, nawe atangaza cyangwa se asezeranya Gloria ko azamwishyurira inzu kugeza abonye akazi, kugeza asoje ishuri akabona akazi, kandi nawe ubwo akabasha kwishyurira inzu. Ibi ngibi yarabyiyemeje, amubwira ko ibi ngibi azagerageza mu business wabo batangiye kumushingira, mu bwiteganyirize wabo bamwiteganyirije byose, amubwira ko azagerageza fasha uyu mukobwa Gloria akamwishyurira nyine inzu, kandi akabikora uko bigomba gukorwa. Abandi bantu nyine bakandukanye bakomeje kwiyemeza uko bashoboye, nkuko nyine Martin yari yarabipanze ko Gloria na musaza we nyine Pasi bagomba gutangira kubaho ubuzima busobanutse kandi nyine bwa gisirimu, kandi mu buryo buhoraho. Ibi ngibi Martin yari yarabipanze, n'aya mafaranga ndetse mushiki we Esther cyangwa se uyu Nadia bakoreshaga muri ubu buryo yari amafaranga y'umuherwe Martin, ariko nyine biciye muri aba bakobwa, kuko yashaka gutsindira umukobwa witwa Gloria, agatsindira umutima we nta kindi kintu yitwaje cyangwa yishingikirije cy'icyo yaba yaramumariye. Abantu rero nyine bakomeje nyine gutanga no gufasha nyine uyu muryango nyine ukomeza kubaho, maze barimuka bajya mu nzu nziza. Gloria yatangira ishuri, maze nyine akomeza kwiga kaminuza. Urumva nyine bari baramusize, ariko yaratangiye nawe umwaka nyine wa mbere. Urumva nyine ubuzima bwarakomeje nyine, nawe atangira
gukora nyine nk'ibyo abandi bakora, kubaho nk'uko abandi babaho. Mbese na musaza we Shuru urumva nawe yatangiye kubaho nk'uko abandi babaho, mbese baba mu nzu nziza nk'abandi, begera mu mujyi aho abandi bari batuye. Urumva ko byari ibintu byiza cyane, ubuzima butangiye guhinduka nubwo nyine mama wabo Veronica bari baramubuze. Hashize rero amezi abiri Sonia yasanze manager Bosco. Nyine urumva Sonia we ibintu byari byaratangiye guhinduka, intambara zari zaratangiye kubura udaca hagati nyine na Martin. Sonia ahamagara Martin akashaka kujya hanze kenshi, hanze y'igihugu nyine, mbese bikaba ngombwa ko yivira mu gihugu kugira ngo kubera ko ntabwo yabaga ashaka nyine ko Sonia nyine bukomeza gukururana, cyangwa se Sonia akomeza kubona ko bari kumwe cyane ko ari bukwe buri gutegura. Sonia yasanze manager Bosco muri ofisi nyine aho yarari, amubwira ko ashaka guhindura imodoka ye. Nakubwira ko cyangwa se nakwibutsa ko Sonia yari yaraguriwe imodoka na Martin nyine umusheri we, cyangwa se wendaga kuba umugabo we. Rero Sonia yavuze ko imodoka ishaje kandi itakigezweho, kuko yagoraga Martin cyane, akamukonsoma cyane, kandi nawe ubwo akorera amafaranga mu kazi yari yaramuhesheje muri company ye. Yabwiye rero manager Bosco rwose ko imodoka ye yavuye kuri 6 kandi ko adagishaka nyine kuyigendamo, bityo ko yabwira Martin wari hanze y'igihugu muri icyo gihe ko imodoka ye igomba kugurwa nshyashya. Undi nawe amubwira ko aza kubimubwiraho. Urumva manager nyine yagombaga gukora nyine ibyo abwiwe nyine na Sonia, kuko nyine Sonia yari umukunzi wa boss we Martin. Manager Bosco rero yabwiye Martin ko nyine ibyo ngibyo Manager Bosco rero yabwiye Martin nyine ibyo Sonia yamutumye, amubwira nyine ko ashaka indi modoka, amubwira nyine uburyo yitwara mu kazi, amubwira rwose ko umukobwa rwose ibintu bye bigoye, ariko nyine amubwira ko ibyo byose ari kubivuga ku nyungu z'akazi no ku nyungu za company, atagamije kumusenya we n'umukunzi we, ko ahubwo agamije kugerageza kumubwira ko yamukebura, akagerageza nyine no kureba ku nyungu z'akazi kamuzanye. Urumva manager ibyo bintu nyine byabaga bimureba. Martin rero yabwiye manager Bosco ko rwose igihe kigeze ko atakomeza kwihanganira imyitwarire ya Sonia, kandi ko rwose nta muntu utabona isesagura rye ndetse n'ubushake buke mu bijyanye no gutanga umusaruro mu kazi. Amubwira ko imodoka itaboneka, kandi amubwira ko nyine yakabaye bimubwira mu buryo nyine mu bijyanye n'akazi ko bitavangwa rwose, kandi rwose kereka niba asigaye ashinzwe ibijyanye no kugurira company imodoka, naho ibindi ko yakabaye amubwira ko nta modoka muri company bakeneye, kandi akamubwira ko adakwiye guhuza ubuzima bw'akazi n'ubuzima bwo hanze busanzwe yagirana n'abandi bantu muri company. Ibi ngibi rero Martin yabibwiye Bosco ko agomba kubihanangiriza Sonia, ariko nyine Martin urumva yagombaga nyine kubwira Bosco nyine ko batakikundana, ko Martin yatwaraga ibintu byose mu buzima bwa buri kintu mu gihe cyacyo n'ikintu mu gice cyacyo. Yabwiye rero nyine Bosco nyine ko yagenda akamubwira ko uwo mukobwa adashinzwe ibintu bijyanye no kugura imodoka muri company, kandi ko company nta modoka ikennye. Hashize iminsi 3 rero Sonia irumva yagarutse nyine kubaza manager Bosco, amubwira amakuru ya marke y'imodoka bagiye kumugurira cyangwa se iyo bamuguriye, ndetse amubwire naho ugeze, cyane cyane ko Sonia yumvaga ko ibintu avuze byose byagomba gukorwa ku kanya, nta namananiza abayeho cyangwa se ukundi kuzuyaza no gutekereza bibayeho. Amubajije imodoka bazamuzanira aho igeze, undi aramubwira rwose, amubwira ati rwose imodoka ntabwo biri mu nshingano ze kugura imodoka, kandi ko rwose company nta modoka ikeneye. Sonia aramubwira ati ariko bite byawe, wowe uzi icyo ndi cyahangaha, uzi uwondi we, uzi ko nge nenda kuba umuyobozi wawe ndetse ugukuriye muri ibi byose wigirwa wigaraguramo. Baguhaye rero ubuyobozi bwo kuba manager, wigira umuntu wa danje, ngenda kuyoboye kuko nge nkundana na boss wawe Martin. Vuba rero shaka uburyo imodoka ingeraho, kandi nyine ibi ngibi ndabigusaba, ntabwo mbigusaba nkwinginga ahubwo no kugutegeka, gira vuba kandi ukora ibyo bakubwiye. Bosco nawe yahise ashira amanga mu bwiza nyine ukuri nkuko yari yabibwiwe nyine na Martin. Boss waramubwira ati rero wa mukobwa we, hano duhurira mu kazi, ntaho iby'ubuzima busanzwe bwo hanze bihurira n'akazi. Akazi urasesagura, ugera mu kazi mu masaha atari y'akazi, abantu bose urabagumura, bubashije kugeraho cyangwa bakemera kugwa mu makosa no mu moshya yawe, urabayobya bakicana bakazi. Ariko nagira nkumenyeshe ko nta nshingano ufite zo kugurira company imodoka, kandi company nta modoka ikeneye, kandi nta muntu wahaye akazi ahangaha. Ibyo uzabimbwira wamaze kuba umugore wa Martin ku buryo bwemewe n'amategeko. Ntuze gusakuza ahangaha rero, kandi nyine nsohokera mu biro.
Sonia yarivumbuye cyane arakara ku buryo yabwiye manager Bosco amagambo bamubwira ko rwose nawe uwo mwanya yicayemo atawumaramo kabiri. Aramubwiye ati rwose aho wicaye ntago hamara kabiri kandi ugenge uzabibona nawe utangiye gutoragura amashashi ku muhanda. Iyi kampani ni yanjye si yaso. Yahise yikubita rero arasohoka amubwira amagambo mabi nkayo nyine. Sonia yaragiye nyine ahamagara Martin amubwira ko arambiwe gutegereza ubukwe kandi ko rwose cyatumye amugurira kandi rwose cyatumye akomeza kumugirira icyizere ko ari uko yemera ko azamugurira imodoka kandi nshyashya kandi nyine akabimukorera vuba cyane nkuko abimusaba. Martin rero urumva yarasabwe na Sonia ikintu gikomeye cyane, wari umubwiye yuko kugira akomeza amugirira icyizere, kugira akomeze yumve ko ubukwe buhari. Nubwo nyine Martin yakomeje kugenda yegeza ibintu inyuma, yagaragaza ko ahuze mu kazi kugira ngo abashe kureba ko yabona undi muntu basi wasimbura Sonia, kuko yabonaga Sonia nyine atajyanye nuko nyine ibyifuzo by'umugore w'inzozi ze azabana. Ko Martin urumva n'umuntu wacishaga make, n'umuntu utarakundaga ibintu bya karabaye, n'umuntu utarasamara, wumvaga yishakira urukundo ruzamuha umutuzo kandi adakunda byacitse. Rero nubwo atashakaga guhita ashwana nyine na Sonia cyane ko yarari no mu kazi, yumvaga yuko azatandukana na Sonia amaze kubona undi mukobwa bakundana. Igihe yari arimo rero cyari uko yari yaramaze kongeraho bo kwibonera umukobwa yari yarakunze kera, kuko bumva ibisubizo bye byose byari byarasubijwe, ahubwo ari muri process zo kugira ngo ari buryo azatsindira umutima wa Gloria ku buryo bwa burundu kandi mu buryo bwo kumwirerera maze ngo bakundane azibera umugore we kuko nyine Martin yabishakaga. Bombi rero barashwanye cyane. Martin abwira Sonia ko rwose yakitonda agakora akazi neza kuko nyine amabwiriza y'akazi ariko avuga. Sonia rwose yabwiwe kutijandika cyane mu bintu byihangana cyane na manager Bosco kuko akora akazi uko inshingano ze zimeze kandi agakora akazi ke neza, bityo ko atakagombye kwijandika nyine mu bibazo nawe kuko afite uburenganzira bwo kumwirukana kandi Martin ntamugarure. Sonia yumvise ibintu bitandukanye n'uko yarabizi, yumva yuko ari ibintu bidasanzwe, gusa nyine arihangana akomeza kuryumaho kuko nta yandi mahitamo yari afite nk'umukobwa wakuwe mu kabari kwa Kelly, nawe yari yaribagiwe vuba yishyira ku rwego atarariho. Mu minsi rero yari icumye, amezi nayo arahindagurika arasimburana. Martin nyine araza. Martin yaragarutse rero ubwo basa nyine bari mu biruhuko nyine, maze nyine arabasohokana Esther na Frederick murumuna we, ariko nyine ntabwo bari kumwe na Gloria cyangwa se na Nadia. Baraganiriye. Martin abaza Esther mu makuru ya Gloria, amubwira ko ameze neza rwose, amaze kwiyakira kandi ko ubuzima bwe nyine bwahindutse ku kigero kigaragarira buri wese. Arambwira ati Martin rwose uri musaza wanjye, ariko rwose uri umuntu ufite umutima w'akataraboneka, uri umuntu rwose mwiza, uri umuntu utadukwiriye rwose, ugira umutima mwiza, ufasha abantu. Uretse na Gloria ndabiza abantu benshi ufata rwose, ibi bintu sinanjye wabikoreye, ariko wumve ngo ndagushimiye cyane ku bwa Gloria. Gloria ni umwana mwiza, ni umukobwa mwiza, turakundana, ni inshuti yacu njye na Nadia, ubu twaramenyanye cyane rwose, ni inshuti yanjye y'akadasohoka kandi ntabwo nicuza kuba naramenyanye nawe. Martin asubiza Esther ko Gloria yari umukobwa nyine wababaye kandi ko amuzi kuva kera, ko ari umukobwa rwose wabayeho abangamiwe n'ubuzima, wabayeho mu buzima bubi bushaririye kandi inkuru ye nyine igoye kandi yakabaye isomo ku bantu benshi batandukanye ryo kwicisha bugufi kandi nyine no kumva yuko kuba uri mwiza bitakubuza nyine kugira ubuzima ubamo kandi bubasha gufasha umuryango wawe kandi no kuwitangira, nkuko Gloria yari yambuye ubwiza bwe ntiyandarike akajya gukubura ku muhanda kugira ngo abashe kubona icyo kurya we n'umuryango we na mama nyine we wari urwaye. Ibi ngibi rero abwira nyine Esther ko nawe ariko yakabaye ameze kandi ko nawe ariko ameze, nubwo nyine ari mushiki we, nubwo yumva ko atamugezaho, ariko nawe ariko ameze kuko bonse ibere rimwe kandi ari mushiki we basangiye amaraso. Amubwira ko rwose yari yaramubuze na mbere hose kandi ko yashaka kumufasha, ariko nyine akaba yaramubuze ko ariyo mpamvu ibi byose yabikoreye Gloria. Hashize iminsi nyine 2 Sonia yamenye ko Martin yaje kandi nyine yageze mu gihugu, maze ajya iwabo atarwiyambitse ajya kumureba. Gusa nyine Martin wari warimutse yaravuze nyine iwabo, kumva akimara kumenya yuko nyine Gloria bira byose byarabaye. Martin nyine afashe umwanzuro kwigira nyine ku nzu ye, ntabwo yashakaga nyine kugaruka mu rugo ko yaba akiba mu rugo, ntabwo yashaka ko Sonia nyine ahamusanga.
gusa Martin nyine wari waramaze kwimuka, yaravuye nyine iwabo nk'uko mbikubwiye, yari yaragiye iwe. Babonaga nyine kuko nyine ntiyifuzaga ko Sonia nyine amenya ahantu anatuye. Sonia yari umuntu wahindutse, yabaye undi muntu, yari yarabaye undi muntu ushaka nyine kugaragaza ko afite inyota y'ubuzima bwo kubana na Martin, kandi bigaragara ko rwose ikintu ashaka ari imitungo y'iwabo Martin, no kuba nyine yaba mu nyenga w'ubuzima bwa Martin, no kwitwa umukire cyangwa se umugore w'umukire cyangwa w'umuherwe, kandi w'umuherwe ukomoka n'ubundi mu baherwe. Martin rero yageze iwabo, ahageze ntabwo rwose yigaragaje nk'umuntu nyine uri mu rukundo na Sonia, kuko nyine Sonia yari yamutegereje, nubwo Sonia yikomeje nyine kwigaragaza nyine nka marayika imbere y'ababyeyi ba Martin, ako Martin wakigera mu rugo urumva ntabwo yabigize fight nyine, urumva yazaga mu rugo avuye iwe, yahageze rero ahasanga Sonia uwo munsi. Ubwo rero yitwaraga nk'umuntu nyine usanzwe kuri Sonia kandi udashaka nyine kubikomeza cyane. Ubwo rero bamaze kwiyakira ku meza nyine, bagiye mu ruganiriro nyine, bamaze gusangira nk'abakiri urabyumva, ngo baganire nyine bamenye naho ibijyanye n'ubukwe bwabo bwari bwegereje bwari buri, kuko Martin yari akabije gukomeza kwegeza ibintu inyuma, kandi ababyeyi be nyine urumva papa na mama bashakaga nyine umwuzukuru, kuko Martin urumva ari we mukuru wabo. Mama rero wa Martin yabaje umuhungu we ndetse na Sonia igihe nyine ubukwe bwabo bwari buri nyine, n'impamvu nyine badashaka kubivugaho, kandi nyine batarashakaga kubeshya inshuti zabo z'abandi bakire ndetse n'abavandimwe, ahubwo ko bashaka nyine kubamenyesha nyine itariki y'ubukwe kugira ngo babashe gutangira kwitegura. Rero abangaba nk'uko bombi nyine ari ababyeyi ba Martin, babajije nyine bashaka nyine kumenya neza gahunda abana babo bafite. Papa wa Martin Ronald yaramubwiye ati none se kuko nyine tuvuze tunavura se ku ntego, ubukwe bwanyu bundi buri hehe, buri ryari? Mama wawe rwose ibintu avuze rwose ndabishyigikiye, ntabwo ibintu rwose ngewe avuga nabura kubyumva, kandi nibyo mutubwire rwose. Martin rero yafashe ijambo, hagiye kuvuga arambwira ati mama nawe papa, ngiye Sonia rwose nta bukwe dufite, njye na Sonia nta bukwe dufite, ntabwo rero ngikundana na Sonia kuko nyine sinkimwiyumvamo, kandi nawe abyumve, kandi mfite undi mukunzi dukundana, kandi nyine iryo nibanga ryanjye, nta kindi kintu numva narenzaho. Sonia nawe abimenye aha ndakeka, ubwo nyine abimenye, kandi nyine ntabwo numva yuko ari ibintu mwakabaye mujyaho impaka cyane. Sonia ntabwo rwose uri umukozi mu kazi muri company yanjye, ntabwo rwose njye nkundana nawe, nta na gahunda yo gushakana nawe mfite, kandi nawe ubimenye. Ababyeyi baratunguwe, babariza rimwe Martin bati ufite umukunzi wawe, ibi ni ibiki? Sonia urumva yaratunguwe, amera nk'ukubiswe n'inkuba, abaza Martin ngo Martin bite, ibintu uvuze nibyo cyangwa? Martin bose yarabarebye, arahaguruka maze ashyira ikiganza cye ku meza aho bari kuganira, arababwira ati ngewe mbabwisha ukuri, umukunzi wanjye abahanze, kandi nyine tumaze igihe dukundana, tumaze urugendo nanagiyemo turakundana, abahanze akorera hanze, duhuzwa na business, twahujwe na business, abahanze rwose ntabwo nyine abano muri iki gihugu, nta nubwo aba muri uyu mujyi, abahanze. Ubwo rero nge na Sonia ntabwo tugikundana. Sonia rwose ubimenye, ntabwo ngikundana nawe, kandi nyine byiyakireho rwose, twahuriye hanze, kandi rwose mama nawe papa nzaza mubereke, turi gupanga iby'ubukwe, nzamubereka, kandi ibindi bisigaye nibanga, nta n'ikindi nshaka kuvuga kuri icyo. Sonia yarebye nk'uguye mwimbeho, maze atangira kurira atakambira Martin, gusa nyine byabaye by'ubusa kuko Martin ntabwo yumvaga iwabo, bari bakomeje nyine umubano wabo na Sonia, bashyigikiye ko Martin yashakana na Sonia, kuko Sonia yigiraga nyine umuntu mwiza imbere y'ababyeyi cyangwa se yasebukwe na nyirabukwe. Gusa Martin yaramubwiye ati njye na Sonia ibyanjye si birangiye aha gusa, bimaze igihe byararangiye. Ubwo Sonia ntiyumva, ni umunyagasuzuguro, ni umuntu wikunda, ni umuntu ukunda ubuzima butari ubwe, ni umuntu ukunda ibintu byo kwanga abantu, mbese ntabwo nkunda abantu basesagura, banakunda ubuzima bataruhiye, batanakoreye nka Sonia. Ubwo rero ibindi ubundi ngewe ntabwo nyine nkundana nawe, kandi murabeho, niba ari kimwe mwana mpamagariye, ubwo tubonane nimugoroba. Sonia ndakeka araba yatashye, muraho naho mugoroba papa. Ubwo Sonia yasigaye arira, yibaza ati kuko Martin ni wongize utya, ni wowe ukoze unkoze ibi bintu kuko ubuse, kuko ndabigenza nte kuko mana yanjye, mwambabare mukamwinyingingira kuko papa nawe mama mukamumfasha kuko
gusa nyine nta kintu ababyeyi ba Martin bari basigaje kuba bakora kugira ngo bumvishe umuhungu wabo kuko babonaga ko yamaramaje kandi yafashe umwanzuro udakuka. Ubwo nyine ibya Sonia na Martin byarangiye bityo birangiriraho. Naha rero dusoreje igice cya mbere cy'iyi nkuru ya Gloria, Martin ndetse na Sonia n'abandi benshi wumvisemo. Naha dusoreje igice cyayo cya mbere, ibindi bizakurikira by'uko Sonia yagumye mu kazi cyangwa atagumyemo, iby'uko nyine Gloria iby'amashuri ye, ibyo gukundana na Martin ndetse na Gloria, byose uzabyumva mu gice cya kabiri kizakurikira iyi nkuru. Gusa nyine igice cya mbere nahangaha tugisoreje. Ndagushimiye we wakanze subscribe, ndagushimiye kuba kandi wakomeje kunkurikira ukaba usozanyije n'iyi nkuru. Rwose tera comment, usharinge n'abandi cyangwa usangiza abandi maze nabo bumve kuri iyi nkuru, kandi nyine ukomeze uyisangiza abandi, kandi ukomeze nyine wihangane niba urwaye. Imana ikomeze ikorohereze, iguhe gukira. Nawe rwose udafite akazi Imana ikaguhe, kandi nyine nawe ufite akazi cyangwa se business Imana ikomeze ibiguhere umugisha. Imana nyine ikomeze ibagure mwese. Ndabakunda cyane, njye nitwa Tiyunsanze. Mukunda Imana n'abantu kandi twibuke twiyubaka. Ciao ciao, naho utaha.